urebe filime buri convention nangira filime nseka mba mfite amafaranga mba nanariye mba nananywe nkaza kwineneka kuri mikrofone bimeze bite kandi ibi bintu iyo mbikora ntabwo binsaba gukora iyo bwabaga n'ibintu biturimo cyane iyo twumvise indimi z'amahanga cyangwa tunabisobanura kumva ko harimo n'ubwenge chomeka fire yaya umva indirimbo ukuntu itangira twirebera ako bise Runaway 34 ibyamamare Ajay Fugani Amitabh Bachchan cyakoze hano hantu hagiye gushya skiya akaririmbo ni chomeka Momo Lafa skiya Chris izi niyo yakoze ino video cyana kinaririmba cyana kirenze ya bimeze bite kabageraho mwese skiya ni ku gasobanufilms.com ku bihumbi 7 byawe gusa wumve impano mbazani mbonye ukoze hasi unyibutsibuye umvishwi skiya I want you so bad. Bad girl, I want you so bad. Tugomona bose bagusariye. Umve? Nyamazi umukobwa arabikurikirana we. Ati abantu bose bagusariye, nge ndabona nta numwe uri seriye muri bo. Nuko nta muntu wareba filime yaruka atari seriye. Mbonye ukoze hasi unyibutsibuye. Skiya. Baby boy unyibutsibuye. Bad girl I want you so bad. Bad girl I want you so bad. Tugomona bose bagusariye. Sanani muri seriye. Kabakereho. Baby boy I'm better than them. Skiya. Better than them. Mwumvarika. Agasobanufilms.com. Okay. Ubundi iyi niyo ndirimbo y'uyu mwaka. Ariko uramwumva? Okay. Ndirimbo ni chomeka akiri bata biki turashize chomeka ngengizemo n'ubwoba we chomeka so pretty, feeling fiti as a timaton. I hope you understand me, I know like na so. I like it, like it, like it, like it. I want it, want it, want it, want it. Me won't fit the efembrate. Finye kirango he paswati ya. Onana, onana, yeah. Onana, 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 yeah. Udali goze numbo motengeto. Ese wabuziko you killing me slow. Baby, she leave the shame of that way. Erega we queen Lisa. I can make you feel like a star. Don't rush. Show me what you got. Show me, show me, show me, show me, show me what you got. Go Puerto Rico and my loves. I can make you feel like a boss. Boss, yeah. Show me what you got. Show me, show me, show me, show me, show me what you got. Go Puerto Rico and my loves. I can make you feel like a boss. Show me, show me, show me, show me, show me what you got. Kukuturiko and my loss. I can make you feel like a boss, boss, yeah. Show me what you got. Show me, show me, show me, show me, show me what you got. Kukuturiko and my loss. I can make you feel like a boss, yeah.
mucomeke nababwira iki FDI kuzaniye application yitwa wumve ubu noneho hari uburyo bugezweho ushobora kuba wagura amafaranga avuye kuri momo ukagurira amayinite rya simukadi za Airtel ndetse muri kuguza amayinite ukanagabanyirizwa wumve amagambo application yitwa ifashe ushobora kuba wakoresha igura umuriro amayinite ndetse n'ifatabuguzi rya Star Times nta kindi bisaba uretse kudownloading application ifashe kuri Google Play. Sibyo gusa kandi kuko no kubakoresha amatelefone y'amatushe tutabibagiwe kanda akanyenyeri 632 akanyenyeri 1 urwego ube wabasha kubona izo serivisi zose zavuzwe haruguru gabanyirizwa kugeza kuri 5.5% kuri buri serivisi yose uguze ukoresheje application ifashe. Ku bindi bisobanuro watwandikira kuri mail yacu ariyo info@fdibiz.com cyangwa ukadomagara kuri telefone yacu ariyo 0785 ifashe easy and affordable for you. Fasha umundi nanjye iyo ngiye kugura amayinite niko mbigenza. Sibyo gusa kandi sezera ku bushomeri gwera. Wumva ukuntu wasezera ku bushomeri wifitiye 200 byonyine. Sezera ku bushomeri gwera kakanya. Mvuze ngo iki? Sezera ku bushomeri gwera kakanya. Ubugwera ku 200 byawe wowe umu-agent wa FDI ukajya utanga serivisi zo gucuruza umuriro amayinite ndetse n'ifatabuguzi rya Star Times n'ibindi byinshi bitandukanye ugatangira gukorera umufungo ubushomeri ugatera ishoti ukitwa cash money. Ku bindi bisobanuro watwandikira kuri mail yacu info@fdibiz.com cyangwa ukadomagara kuri telefone yacu ariyo 0781 Chumi kafaya. Cyakoza twara naziwe bahungu banjye. Nga namwe munyumvire n'ukuri. Ndashaka gutangiza. Aha, bimeze bite? Bakubwira ati muri filime nta nyamanso yakomerekejwe nta kiniki, ibintu byose n'umutekano. Nje umva banyitaruki. Abanzi nago bangereranya. Mwegere hafi dusobanukirwe. Ariko ngiyo ndi gusobanura ngo murasobanukirwa koko. Ngo hagashi. Kiye bundi ibintu byo gusobanura, kiye bundi kuzinzi kunzajya nsobanura ibibwirizwa mu rusengero. Mbona ntimukihakunda. Ndavuga ntumurimo w'Imana ariko ngwerekeze mu gasobanuye. Bajye bagira ngo ndi gusobanura filime kumbe ndi kubaheramo inyigisho zibakura mu byaha. Nyine. Wowe ubihakana wari wanyumva muri filime nkigikira icyaha na kimwe. Ansubiza. Sinkigikiye amayoga. Sinkigikiye ubusambanyi bw'abana mwe mu rubyiruko. Niko. Aya basi. Abo sinabakagize mu ruhare. Wibutse izi filime usanga ku gasobanuye films.com. Bimeze bite? Iya muri hangana naringiye kubazanira akantu k'ubwenge. Urebe filime. Iyi filime umukinnyi wayikinnye ni nawe wayikoza arayishutinga. Bamwita ndi studio ye ni umukire Ajay Devgan Films ntago akishyurwa ngo ngwino dukinire filime. Abafite company byikorera ibyikurikiranira. Niyo mpamvu ba DJ ntago bakinyishyura nimukabaha imisanzu. Barayabuze ubuse wanyishyura iki? Ibintu tugiye kureba ni filime ishingiye ku bintu byabayeho. Babona yo banyishyuye koko. Imisanzu niyo mpamvu twabaye tubuza aba DJ mwe muretse kuyitanga mu gihe nkiri kubibakurikirana n'ubundi filime muzikura ku gasobanuye films.com. Amafaranga ni hano bayohereza. Dore ya minara ibiri ku kibuga cy'indege. No dutangiriye filime. Ku kibuga cy'indege hari habaye iki? Turi Kanombe aho bibera. Ku kibuga cy'indege mu munara babandi baba bayobora indege ati katano manukira gutya bababwira iki niki bararebye barikanga n'indege yari igiye kugwa rebe bararebye barikanga bayisanga iki Runaway 34 iri zina rya filime rihuriye he na filime uraza kubimenya. Abari bari kureba indege igiye kumunuka barikanze ikaba gusubizeho inyuma. Byatangiye bite rero?
hano romba yagasakeze niko mujye mu ukuntu nambara nkaberwa tuntu tw'udusanda ashaka gufungura ishuri mu Rwanda ryigisha kuberwa bayidawe ngo mukuri ibintu bibahenze ariko ntibibabere hagura ibya make nkabe atumwese mwicare mwandike abantu bose bare buryo cyenda mu buryo avugamo hard rock diamond ajay devugani icaba marengarutse ari kapiteni w'indege arabakunza akorewe leta ba selection iri tabi baryita rya yabo yashizemo kambe ndetse kurivuga Asangwe tabi ni kapiteni w'indege bano bagabo bafite amafaranga batwara amadege mu nce n'abatwara taxi voiture ngo musigaye mu yafite n'abatwara moto n'aba magare hanze w'indege. Hello wahageze yego जो तुम्हें याद है ना आज से 3 दिन बाद nizere kizaba iminsi 3 महीने का तीसरा मंगलवार है इंडिया पाकिस्तान का मैच है iminsi 3 ere munsi ubuhinde na Pakistan bizakina hari match umwana wacu azavuka मम्मा कह रही थी आप पे बर्थडे papa ko mama yambwiye ngo ntago uzaza ku isabukuru yanjye सर हुआ है कि आपका बर्थडे और mwana wanjye kuva ryari ntaraza ku isabukuru yawe uzamihe impano आऊंगा और आपका गिफ्ट mwana wanjye nzakuzanira impano भूल गए ni wibagirwa se यही तो आपके पापा का प्रॉब्लम है बेटा mwana wanjye reka ngubwire ikibazo papa wawe afite चीजें कभी भूलता है nta kintu na kimwe nje nibagirwa पता है आपके पापा को स्कूल uzi ukuntu ku ishuri banyitaga nyiga ngo iki मिस्टर फोटोग्राफिक में Mr Photographic Memory wa muntu utajya wibagirwa ikintu arebye nuko nanjye banyitaga ku ishuri के सामने तो शो ऑफ cyerekera kwiyemera ku mukobwa wawe राउंडेड मिस्टर विक्रांत खन्ना wagiye ujya ku butaka ugaca bugufi ना जमीन पर रखना uca bugufi पायलट जमीन पे पैर रखेगा तो umupilote abagomba kuba ari mu kirere nta kintu kitwemerera guca bugufi ngo tugume ku butaka hey mwari mwanyumva ndi ku butaka लव यू बोलना याद नहीं रहता basi jya umbwira ngo ndagukunda आई लव यू ndagukunda sheri यू स्मोकिंग uri अगेन kunywa itabi nanone sheri मेरा होटल आ गया angeze kuri hoteli uretse ndaguhamagara umva ukuntu akwepa ikibazo kumbe umugabo bari mu kazi bayafashe indege amaze kwiparika bari abantu batwara amadege yari bahita bashakira mu hoteli bararamo dore baba bafite hoteli kandi nziza bari buraremo yataye umugore mu Buhindi ari hano hari wamuhamagaye allo Mr Vikrant Khanna यस niwe mu Buhindi gufite ubutumwa bukomeye cyane व्हाट इज द मैसेज we butumwa Mr Vikrant Khanna indege uzatwara irimo igisasu इंडिया श्रीलंका का मैच देख रहा हूँ ndahuze ndikura match y'Ubuhinde na Sri Lanka ndekera kumbangamira अरे साले wakigoryi ijwi ryanjye sirimenye sinari kugukanga ni igishuti cye uri he ndi mu kirori aho byabereye iri joro byabereye ngiye kwereza location uzure abantu byabereye bakundi cya Scott kiba kiri guhamagara ba Kadafi na ba Cedric ngaho byabereye ejo mfite gutwara indege ntago narara mu mayoga aranamukupa ejo umuntu uri butwara indege ntago yemerewe kurara mu mayoga uyu yinywera koka Scott yaramuhamagaye ni ukunda kuvuga ngo aho byabereye gusa buriya hari ukuntu tuba twafashe ibyemezo nako muba mwafashe ibyemezo ngahantu bibera sinzasubira nifitiye akazi muri iyi minsi muri iryo joro acyumva ngo mu iki n'iki kwirebero byahabereye kora itabi no smoking kunywera itabi hano ntago byemewe umuryango wa hoteli चलाया तो नहीं ना urabona se nigeze ndica ajide vuga ni icyamamare burya avuga mu buryo yitwara ngeze hano imbere ahita aricana afite agasuzuguro n'akamenyero tutwana tumbuza gucana itabi igihe hasi y'icyange umugabo avuga ngo ntazajyaho zongera kujyaho bibera byarangiye Cedric yisanze aho bibera kwirebero sinzasubira aho bibera ubwo niko Cedric ngaba avuga aho kwirebero sina nahazi do feri ya mbere aho bibera tayari yamaze kuhagera kandi ejo afite urugendo rwo gutwara indege nawe undebere kureba abona igishuti cye cya Scott cyarobye umwana uriya mukobwa yamukunze se yo gengo wahageze se चल तो रहे हैं चल शर्त लगी dutege जीत गया तो मेरी गाड़ी uriya mukobwa nagukunda ndaguha imodoka yanjye uyitware burundu क्या उसी को लेकर numwaka nimero oya aho kumwaka nimero ngereka mukuzanire ngo uturishe no hasi mu imodoka yawe nyitware wumvisha abantu bamaze kugira amafaranga kuriya mutega ngo ndashyiraho 5 cyangwa 100 ngo dumba ngo kora pompage abandi basheta amamodoka umva आपको स्टेबल पे वो आदमी दिख uriya muhungu uri hasi witwa Scott uramubona Scott yari yatinye n'umukobwa bateza imodoka ibintu
bisanzwe nko gutega bitanu idiot jo mujhe kira kigoryi Scott cyaherekare kindeba yego वो मेरा दोस्त है ni inshuti yanjye लेट मी कम टू द पॉइंट reka ndase ku ntego शर्त लगी है njye nawe twateza विल यू पार्टी बता uraza turyane ikirori agar main haan kahungi niza tukajyana uraba umutsinzi mujhe kya milega genda ungukira he माय कंपनी urunguka kuri kuza kuba uri gusangira n'icyamamare nkanje nkunze ukuntu wiyemera witwa nde कैप्टन विक्रांत खन्ना banyita Captain Vikrant Kana captain Captain name is Anjali Mathur je banyita Anjali Mathur लेट्स गो ngena tugende wakana we kumva ariko ukuntu abwira abakobwa umukobwa aramubwira ati ninza nkaba ndi kumwe nawe muri club ndungukira he urungukira ko bibuze ko uri gusangira n'icyamamare nkanje hey bereza imodoka twashese umukobwa simukuzaniye imodoka ubwo barayitwaye अंजलि Anjali uranywa iki je nkunda kunywa United Gin n'ibinkorera abakobwa bose niyo nzoga basigaye binywera none aga cocktail kayo karindwa mubi gusangwa ahantu hose mu gihugu United Gin mu kabari ubundi bayizana yaka kuko niyo nzoga ibiri VIP irimo shot iryo joro baranyweye amatabi nava ku munwa uno mugabo ni captain w'indege turukuna naga y'ubushoti bwa United Gin kandi ejo afite gutwara indege kurya nawe azike datera hangufu amayoga ntafa ku munwa ubundi nukora ngo hehe naye uje umarira yakaboko bira bintu byo kugenda ukajya gucira mu gapeti ntago ari sawa binoze byuko ujya guhiga urebe muri iryo joro muri kerera hahandi hagana saa 12 umugabo afite indege mu kanya nibwo yatashye za saa 11 zibura saa 12 nibwo ari kuva byabereye bari Dubai bateza imodoka yayitsindiye reka namwe nuko mukennye abantu bangana namwe basheta amamodoka ngo nuntsindira imodoka yanjye yitwaye ngo nukuvuga ngo urabutwaye imwe muze ntago zose ubuzitwaye turi imodoka bashise ni zimwe nziza yayitsindiye atashya naniwe nyegasa mu gitondo umugabo ufite akazi ko gutwara indege yuzuye abagenzi नहीं समझेगा बेबी we ntago wabyumva umusa yaje kuryama nukuryama se nukwirambika yirambitseho gatodo n'inkweto do hari ukuntu wirambika ukajya wumva ngo wabyutse kumva ukiryamye ukajya wumva ukiryamye kandi wabyutse ari kurota umugabo yarabyutse umutwe wapi arongera agiye kuryama hari ukuntu byuka ukongera ukaryamwa batereka mbe niyongeje indi minota 5 akongera akabyuka mbe niyongeje indi 10 rebe akongera akabyuka bya binini bita action ngo bivura umutwe wa hangover akamenayo akongera akaryama indi minota 10 aba bagenzi ndababyimba tu bamwita agende mugani uko yakavuye mu telefone how may I call you Vicky Vicky nagombaga inshuro zingahe ni Vikrant ndi kujya ku kibuga cy'indege ndi mu nzira ndi kwiruka yatinze ahita kupa umugore urebe umugore mu bindi umugabo yaje ku kibuga Hi. Vicky bite हाय मानसी bite Mansi Oh, आजकल यूरोपियन सेक्टर व्हाट अबाउट यू umaze iminsi ukora mu kimo umaze iminsi ukorera mu Burayi wehuse ni bwa bukobwa bukora mu ndege व्हाई नहीं तुम्हारी आंखें देखकर लग रहा है umaze iminsi ariko utaruhuka ndebeye ku maso yawe साथे wararanye nande एब्सोल्युटली फाइन oya ameze neza karume nawe jya mu kazi umugabo ashyiraho film mu maso biragaragara ko yaraye aho bibera ariko ariko umugabo yashaka captain w'indege abagenzi ubuzima bwanyu buri mu biganza bye no mu birenge bye akandisha feri hi captain bite captain it's an honor to fly nicyubahiro kuba ngiye kugurukana nawe araceceka yambariye kuteri abakobwa yanga ko bamusakuriza twarabamenye no kukwica bakwica ubundi ngo umuntu no kukwica hakurino baje kwica mbere yuko indege yaguruka captain n'umwungirije baje kwicarana ताने अल्बुकर्की uyu ni first officer विक्रांत खन्ना uyu nawe ni captain कौन नहीं जानता captain turamuzi twese एस पायलट इनफैक्ट हांगकांग में स्ट्रॉन्ग क्रॉस video y'ukuntu waparitse muri Hong Kong indege yari yabuze control yatumye ubicyamamare I have seen it many times myself nakomeje kwireba inshuro nyinshi urarenze ये ubwo baramuzi फ्लाइट के प्लान्स murebe plani z'uburyo muri bugurukemo details z'ikirere ukuntu kibuza kuba kimeze murabanza mukiga ikirere umugabo arambura hano page arananiwe yaraye mu nzoga asoma igitabo mugomba gusoma ikirere kimeze gute turagendera gute gutya bya ahita ajugunya amadosiye hirya igitabo cya page zigera mu 10 bikangamo kanaga suzuguru एनी प्रॉब्लम कैप्टन hari ikibazo ufite captain नो सर nta kibazo mfite तो ये डॉक्यूमेंट्स इतनी जल्दी kuki udasomye amadokima y'ukuntu uri butware indege nabisomye nabirangije nyagasani कैप्टन captain एक बार दोबारा ongera ubisome arabireba
Destination Cochin. aho tugiye ni Cochin 1000 meters. visibility 4000 You're at 5 knots. Salt. wind 300 knots 40 Is 8000 meters. Wind. aramusobanurira ikirere bari buza kumanukiraho Clouds scattered at 012. ikirere kiraza kuba kiri kuri 012 Page number 1. ibyo ni biri kuri page ya mbere njye no kuri page ya kabiri mbikubwira ibyanditseho byose umugabo afite photographic memory yarebye ibintu aba yamaze kubifotora ntibimuva mu mutwe ibintu yavugaga si ukwiyemera ntajya yibagirwa Ikasani uyu mugabo ni umuhanga kandi umugabo ari nahangova ari n'ibizunga kadafa byuka ava mu kabari saa moya n'igice afite akazi ahita akomerezaho hanashye koze rubanda indege igiye guhaguruka barabanza bagashyiramo harya mu byita benzine ubwo twe turabyita essence 16,100 pounds bakabanza bagakubitamo ibintu byose तुमने फिर पाउंड बोला हाँ सर तुमको कितनी बार समझाया तुम किलो और पाउंड में डिफरेंस wakigorigeze twakubwiye kuyutandukanya amapaundi n'ibiro umusore ntagamenya gutandukanya amapaundi n'ikiro ntagaba yumva bitandukaniye urebe abagenzi baje kurira mu ndege bimeze sawa kwa kundi mwese muri kwinjira kono mbibabwira nkaho nanjye ndayijyamo wapi hazagize nk'umuntu ukorera surprise akambwira ati looking ino mutegera kadege iyo kaba kanjanye cyangugu mu ndege habarimo abantu bagiye batandukanye sireyi zigiye mu kazi abanye business bagiye mu kiniki abantu mba natumye ngo bajye kunzanira filime muri Amerika Rokiyo nigiriyeyo hano harakana kari gukina abana abakuru abarebare abagufi abakwebye igihugu abageze bati ndege nicyo kintu cya mbere ku isi mu binyabiziga kitajya gipfa gukora impanuka आप तो जानते हैं ना हम जिंदगी में पहली बार अकेले urabizi ntabwo njya nkunda gukora urugendo ndi njyenyine mugabo wanjye पर आप जानती हैं यार gusa nawe uzi impamvu nasigaye ni umugabo वैसे भी आप अकेली कहाँ हैं kandi ntabwo uri wenyine madamu आप है ना आपके uri kumwe n'umwana twabyaranye yaguherekeje मैं आपको एयरपोर्ट पे रिसीव nuza urasanga utegereje ku kibuga cy'indege अल्लाह हाफिज Request for clearance. saba clearance tuhaguruke urebe Dubai delivery. This is Skyline. Dubai delivery ni Skyline Clearance for Cochin. turasaba clearance yo kujya guparika Cochin ni ikibuga cy'indege kiba mu Buhinde nk'uko wumva ngo ikibuga wenda ngo Julius Nyerere wumva biki n'ibiki Was close. All passengers imiryango barabanza barayifunga na cyakindi abagenzi binjiriramo indege ubwiragurutse tayari turi muri Boeing iyi ndege nk'uko nanumva Rwanda mbanyitwikiye itarabinoza ukumva ngo ki babakobwa Carmen arabanza ariyerekana nkuhamo hano indege iguye nko mu mazi kano kakakurerembesha hano hari ikirigo kamera इसे ना फुलाएं रक्षा जैकेट को पहले फुला देने से to baragenda babereka iki n'iki हरामजादगी नहीं ewana hano turi mu ndege kubona hano rikikomeje kugenda gikamera उनकी चाय खत्म hari gifite kamera myself Tittu Kanjanani hano baragenda gana umva nkubwiye कौन सा शहर से muko nje nawe burangi kubona ni nje buriri ataje ubona mu mugiye gati niyangiye abantu bagenda biyemera batereta abakobwa bari ahuriyemo nabo आंटी के ले जाइए अरे बड़ा अच्छा मजाक करती है बड़ा अच्छा मजाक करती है to सर could you switch your phone off murinda nkuba wabika telefone yawe ko tugiye guhaguruka please switch your phone off telefone zanyu musizime उड़ी क्या अभी indege yari haguruka se wombwira ngo nzimye telefone ariko abagabo bafunze umutwe uwo muvugana Fikrat kana Tanya Album. ndi kumwe na Tanya Albekuki Our company is not doing very well. nubwo turi kumwe n'uyu mukobwa ntabyishimiye ariko yahisemo kujyana natwe abagenzi baraseka The distance from Dubai to Cochin is 2,000. ibirometero 2,790 nibyo dufite byo kuguruka tugera muri Cochin biradutwara amasaha 3 n'iminota 50 kuba tugeze mu Buhinde tuvuye hano Dogara Celsius arazivuga hari amahirwe k'imvura iri buze kugwa byose abanza kubibwira abagenzi mbere yuko bahaguruka ukireba ari umwami muri indege n'igipfa gukora impanuka naho ubumodoka ubukibyirirwa bikora impanuka nicyo kinyabiziga niko nabyita kitajya gikora impanuka ushobora gusanga abaye impanuka kuva wavuka ugize imyaka nka 50 umvisha impanuka nk'imwe yabaye ku isi cyangwa ebyiri मम्मा एक ही दिन की तो बात है ugiye imodoka buri munsi कल से आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा mama reka tukire mu Buhinde ejo bazongera batangire kukuvura neza n'umugore urwaye asi muri mu ndege ndabizi mwana wanjye Skyline 777 uyu ni umunara wa Dubai muhagurutseho runway 1 bimeze biti Queens 103 line up hari ukuntu nyine bavugira amakoda bari ku munara n'aba bari gutwara indege bagenda baganira bavuga indege umwana yikubita umugeri yaraye hehe Global Airlines in Dubai Tower mugiye guhagurukira kuri runway rimwe katururi tekira hagurutse
bimeze biti umwana indege yerekeza mu kirere yaraye aho bibera kandi nimukibagirwe byo kurara mu mayoga ngo ku cyumweru aho bibera ngo cye naye mukabyuka kuwa mbere muza mu kazi. Ladies and gentlemen, bagore namwe bagabo ubu none imikandara mwayifungura indege imaze kugera mu kirere maze guhaguruka none imikandara muyikuramo abajya kunyara mukajya bajya kugira iki ari nabwo batangira ngo kubazanira utuntu two kunywa n'utwo kurya niko njya numva nari nagira se sha mu ndege ku isabukuru yanjye abakunzi banjye bazantegeye indege shyari rebe katurori Captain Captain मेरा नाम गलत लिया izina ryanjye warivuze nabi Albuquerque nitwa Albuquerque to the American city ryitiriwe umujyi wo muri Amerika tugiye kugura umaze kuguruka amasangahe 800 घंटे से amasaha ibihumbi 250 kimaze kuguruka amasaha ibihumbi 1620 madame Albuquerque umugabo ageze mu ndege yesa nasinziramo hari indege mwayihaye umurongo isaha igiye ushaka no kuyishyira muri autopilot cyangwa ukungirije akaba bikurikirana wowe ukaburuhuka nta birenze ibyo biroroshye ashyira muri nete yaraye aho bibera umutwe umeze nabi uyarabibona Captain Captain आप ठीक तो umeze neza angofira mwinshi 6 दिन से कंटिन्यूस फ्लाई कर रहा हूँ maze iminsi itandatu nguruka ntaruhuka ndi kumva nshaka gutaha आपके घर में कौन-कौन है famiye yawe se my daughter mfite umugore n'umwana w'umukobwa ndetse ejo umukobwa wanjye azuzuza imyaka 6 mbega byiza give her my regards umunsi uhuriza nzabikora hangovira bikora hano mwakire no United Gin isigaye itangwa no mu ndege Excuse me, refill. nyongeramo indi nzoga sha mu ndege batanga inzoga nyongeramo inzoga मुझे ड्रिंक चाहिए Carmen ishyiramo inzoga सर्व करने के लिए मना किया गया है batubuje gukomeza gutanga inzoga nyinshi kubera iki अभी सिर्फ 3 पैग हुए हैं jewe mu dukombe twinshi मार्केट में अकेला चलाता हूँ ariko uza akazi nkora ko nihaye ndi umukire nkiriramo inzoga wowe I'm talking to ndabwira wowe kiramo inzoga one second nyagasani excuse me ehe umugabo asabye inzoga barazimwira चिल्ला रहा है wagabanyije urusaku warebye ibikureba बिजनेस है टिट्टो ndeba indeba umve abagenzi nyine bari mu ntonganya zabo ntiwamenya umukobwa anameze nk'ari uri gukontorora ibintu biba byoroshye genda areba ibyo areba asoma no mu bitabo urabona we ko nta buramba afite yakangutse amono section 12 page 12 machines nibwo weho niyo page wari gusoma गलतियों से ही बड़े हादसे होते हैं kandi udukosa tujye twitondera dushobora gutuma haba ikibazo gikomeye ऊपर लापरवाही की कोई जगह turi mu kirere kuri fiti zaga 35,000 nta kosa n'imwe ribe rigomba kuba mu kirere umukobwa hano aracya harya babyita ngo iki aracyarwaza uri umuntu mushya nyine uje mu kazi aba yungirije umuhanga urenze a black coffee and a black cookie nkorera ka black coffee nzanira na kabiswi of course regular और मैम आपके लिए mada weho cyemeze neza nta cyuma ngo ni Carmen aca Carmen discipline ubundi ni ibinini bivura umutwe discipline nazo zinzanire uyu mugava imumereye nabi mbega atumye action azana urakoze kuma hano bugumye hano abakumanye n'uriya mukobwa kapiteni asohokayo ntacyo bitwaye indege yamaze kugera mu kirere yamaze gufata umurongo kapiteni nawe avayo akaba yikatisa mu karitsi asohoka harabita muri cockpit hari akandi kapiteni aba ari na kiniki avayo aza hano abasiveri bo mu ndege nabo bari gukura ibintu bagenda babiha abantu hano haba ari ahantu babika amayoga wayabonye yego mayoga mu ndege habamo furi bwo wari uzi ko nta furi zibayo ahantu benshi haba ari ibihayi sinzi yageze ahantu babika inzoga sinzi icyo yarebyemo arangije ahita acaho niba ashaka kuzivurisha izindi sinzi nawe ndebera umupilote arongera ahita afunga hano ahantu hameze nk'agatuwarete yihishamo sinzi ibyo agiye gukoreramo indege irakomeza arongera aragaruka Karume subira mu kazi kawe Karumene wo mu Buhinde any changes no captain hari cyahindutse wapi kapiteni ngo kwikawa how's the coffee captain ikawe imeze gute kapiteni aka gakobwa n'ubwa mbere bagurukanye karakimenyereza akazi thanks you know कुछ दिन ऐसे होते हैं when I love my job और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि I hate it तो आज कौन सा दिन है
uyu munsi ni kwa kangahe? I'm still trying to figure that out. Mugisore abwira ati umunsi umwe mba numva nakunze akazi undi munsi numva nakanze. Uyu munsi si umunsi umeze gute? Ati ntabwo ndabimenya nanjye ndaza kukubwira. प्यार करते हो उसे? Shira uramukunda? Well, nyine कुछ दिन ऐसे होते हैं दरअसल. hari iminsi Shira wanjye mba numva namukunze. ऐसे होते हैं दरअसल. Akaba n'iminsi mba numva namukunda. Samaira? Samaira urakicaye? अभी तो नहीं. Uyu ni madamu Fikrant uri utwaye indege. Byagenze bite? पता नहीं माँ. Ntago mbizi mama. कभी-कभी मन करता है सब कुछ छोड़ के भाग जाओ. Rimwe na rimwe mba numva ibintu byose nabihunga nkiruka. None ninde ukubuza? अरे अजीब माँ हुआ. Uri umumama udasanzwe. माँ अपनी बेटी को भागने की एडवाइस देती है. Nuwe mumama ugira umukobwa we inama yo kwahukana. Fikrant umugabo wenda biza afunze umutwe. Ariko reka nkubwire. वे मुसीबत में छोड़कर भागने वाला. Uriya mugabo mubana nabonye atari umuntu wagutererana ngagutera umugongo ugeze mu bibazo. आपको अपनी बेटी से ज्यादा अपना दामाद. Umukwe wawe nyine umushyira imbere niwe uvugira. क्यों? तुम्हें नहीं लगता? Kubera iki se? Ikirere kimeze nabi mu Buhindi. Kandi niho indege ishe. Ariko ikirere mu Buhinde kimeze nabi cyane. Ikirere cyahindutse bibuka ikirere n'indege birakorana. Umugore yaje no kwanura. Utuntu yari yashyize hanze arabona ikirere kimeze nabi. Bimeze bite? Ikirere kirasa nabi. Kandi indege iri kuza yegera mu Buhindi. Urebe filime witonze. Indege sosiyete yayo bayita Skyline. Umva ngo Ethiopia n'iki n'iki, Kenya n'iki n'iki, Rwandair ibintu nk'ibyo. Tania. Captain, fuel about 4800 kg. Essence dufite ni ibiro 2800 ishobora kudutwara iminota kandi turabona iminota 45 ngo tugere Kochiri. Kochiri ni ikibuga cy'indege kiba mu Buhindi. Urebe mu ndege abasinziriye gusa indege bisa nk'ibyinamo ugeze mu kirere kibi indege kubitana n'ikirere kibi zikayumiraho. Ladies and gentlemen, bagore namwe bagabo, uyu ni captain wanyu, mwambare imikandara yanyu. खराब मौसम के कारण आपको झटके लगे. Tugiye kugera ahantu hari ikirere kibi mushobora kumera nk'abamu. Thank you. Vuba bidatinze turaba duparitse muri Cochin. Urebe ibyo bimaze kuba barakwereka mu Buhinde imvura iri kugwa. Hari uwaje ku kazi. Urebe filime Arafati Kaboy. Ongera ugerageze ikarita yawe na Arafati Kaboy yaje ku kazi. Urebe ni ku kibuga cy'indege Cochin aho indege igiye kugwa. Yo. त्रिपाठी जी. Mr. Tripathi Kaboy we. आपके बेटे के बारे में सुना. Numvishe ibyabaye ku mukobwa wawe. ये कोई उम्र नहीं होती जाने की. Ntabwo cyari cyo gihe cyo gupfa pe. मैंने तो आपकी 1 महीने की लीव अप्रूव की थी लेकिन twari twagwaye ikiruko cy'ukwezi. Ntabwo namara ukwezi nicaye mu rugo. मन लगा रहेगा. Akazi niko kazatuma nkomeza kumwibagirwa ngahuga. Thank you sir. Urakoze. Narafataje ku kazi afite stress umwana wamaze iminsi apfuye. Skyline 777 Cochin. Skyline 777 Cochin Tony hano muvugana. Uje ukazi no yifite ibibazo. Turabasaba uruhushya rwo guparika. Descent flight level 1. Arababwira revo bari mu manukiro flight level 180. 0 set. 180 turabisetinze bababwira revo muri manukiro mukasetinga namwe ku ndege kugira ngo bizegura n'abari hasi. Mu Buhinde bagiye guparika imvura imeze nabi. Abana mu ndege batangiye kurira. Bigenze bita umwana muzanira dukinisha no mu ndege menya tubamo we. Ko gukinisha abana. Are we cleared for the approach? Cochin Skyline 777. Cochin. Requesting for further. Skyline 777 irabasaba kumanuka. Tumanuke nta kibazo. Ikirere kirasa nabi. Really this. Mr. Tripathi, uyu hari agapapuro bamuzaniye. Arafati Kaboy. Repeat warning. Repeat in warning. 1500 मीटर है, बारिश तेज है. Mushobora kumanuka ariko ni mugera hasi ntabwo muze kuba mubasha kureba muri buparike. 747B divert for Golf Pacific nayo imaze gukata namwe ntabwo mwemerewe guparika nona. This is a warning है. Bataye warning ivuye ku munara. 1500 with. Ngo ntabwo twabasha kubona aho duparika. Wait करें. Ese tube dutegereje cyadukate. We are within minimum. Continue the approach.
oya dukomeze tuhegere ture nimba tubabona cyangwa tutahabona wumva umugabo ibyemeza atangiye gufata baramubwira ngo namanuke afite umanuke coaching skyline minimum turi mu nzira tumanuka turashatwe gusatira turebye ari byo Descend as per procedure. Okay, niba mugiye kumanuka reka mabwire umubare mumanukiraho. Cleared for ILS runway. Cleared for ILS runway 27. Urebe baramanuka umusore baramubusha manura hana amapine. Urebe umusore kugera hano flap 30 kubita 30 flap 30 kaba pilote bari kora ibifilme bari kunyumva cyangwa abantu biga ibyo bintu approaching minima muranyumva ariko no contact minima no contact wapi nimba bageze muri minima nta kintu bari kubona ubwo ni ugukata urebe nta kintu bari kubona nta matara yo ku kibuga cy'indege bari kubona kubera ikirere kimeze nabi aho hantu ntabwo indege yahaparika wapi jetting turn round ni ugukata ubwo nta yindi gahunda Coaching Skyline 777 turakase offer babonye batabasha guparika ku kibuga cy'indege cya Coaching Skyline 777 irakata ntabwo bahabonaga afatika boy mugabo ari gusinzira amazi iminsi yarapfushije umwana sinzi nimba ari no kuyobora indege neza soma kano gapapuro ubwira bari mu ndege icyo bakora sawa yaje gusoma Skyline 777 twakiriye amakuru Pacific 747 indege Gulf Pacific nayo yananiwe guparika muri Cochin Trivandrum Airport ariko yaparitse ku kibuga cy'indege cyitwa Trivandrum kiri hano hafi 3000 meters ngo biragaragara rwose metero zaga 3000 wamanuka ikirere kimeze neza yitwa Trivandrum abari umujya guparika sawa so Bengaluru हमारा planned already ariko Bengaluru niho hantu handi twari kujya guparika आने के लिए हमें approximately 3300 kg kandi biraza kudusaba ko tuba dufite benzine isaga 3300 100 kg fuel है none dufite benzine isaga 3900 urumva ni sawa twajya yitwa Bengaluru just safer niho hantu hatekanye twajya guparika Trivandrum क्यों नहीं kuki tujya guparika Bengaluru aho kujya Trivandrum कोचीन और ट्रिवेंड्रम के बीच की दूरी kubera ko kuva hano turujya ujya Trivandrum ni hafi bivuze ngo naho ikirere gishobora kuba kimeze nabi tujya yitwa Bengaluru niho kure मत जाना जहाँ तुम्हारी सोच तुमसे पहले ना पहुंच जाए ntukajye ujya ahantu ibitekerezo byawe bitabasha kugera mbere basabe ikirere cya raporo ya Trivandrum kimeze कोचीन Skyline 777 mutubwire ikirere cya Trivandrum ko kimeze Trivandrum Trivandrum की visibility 3000 visibility ni metero 300 umugabo arakora atarababwira details z'ahantu bari buparika igicu kigeze ku 1500 nasubiramo igicu ni feet 1500 umugabo arakora designate alternative Trivandrum लेकिन सर देखो mva अगर हम बेंगलुरु की जगह ट्रिवेंड्रम जाते हैं nitujya Trivandrum aho kujya Bengaluru turaza gutabara benzine yakadutwaye sibyo I don't have a good feeling about this bino bintu ntabwo ndi kubyiyumvamo pe 35000 feet ऊपर फीट turi mu kirere hejuru cyane कैलकुलेशंस चलते हैं imibare niyikora ntabwo wakora ibyiyumviro ibyo byiyumviro ngo uriyumvamo लैंडिंग कर दी niduparika hano muri Cochin तो प्रॉब्लम सॉल्व्ड ikibazo kiraba gikemutse none nta hamwe turi bujye duparika hano muri Cochin uyu mupira utameze nk'umusazi no sir ntabwo mbizi wari kuvuga ati dukomeze tugerageze ikirere gishobora kugenda gihinduka ngo bebe bakata mu kirere mu kanya baze kongera bagerageze kujya guparika Cochin ntaho barajye baracyari mu kirere कोचिन Skyline 777 हम एक और लैंडिंग अटेम्प्ट करना चाहिए turashaka kongera kugerageza guparika turebe niba tubona amatara umugabo baramubwiye ngo ajye guparika ku kindi kibuga cy'indege nuko abagiye guparika Kigali bakubwira ngo ikirere kimeze nabi cyo guparika icyangugu cyangwa igisenyi wari kubabwira toya kanongere ngerageze ndebe ariko mwari kujya guparika ahitwa Trivandrum urebe n'indege hano zose zagomba guhaguruka barasikansoringa ku kibuga cy'indege ikirere kimeze nabi Skyline 777 की flight Skyline 777 yagomba kuva Dubai bigenze bite bayikereje टेस्ट चेक करके आपको बता reka njye kuri ibiko byifashe ndakubwira abana bari bategereje ababo ku kibuga cy'indege होने के कारण फ्लाइट अपनी निर्धारित समय bitewe n'ikirere kibi indege igomba gutindamo mwihangane badari igenze bite gute indege itinda ubundi ko muri gukomeza mudukatisha hano bimeze bite ubwo bambwiye ngo ajye guparika Trivandrum yagumye muri iki kirere tarajya kure indege ikubita mu mikuku mwambara imikandara urebe mwambara imikandara umugabo agiye kongera agerageza parike Cochin kandi bambwiye ngo ntabwo ari kuhabona nawe yabyiboneye kubwa yakuba पिछले 33 मिनट tumaze iminota 33 tuzenguruka muri iki kirere वैसे का वैसा है ikirere ntabwo kirahinduka
फ्यूल है हमारे पास dusigaranye esansi ingana gute It's neck to neck. ni nkeya pe जाने के लिए हमें 20 dusigaranye esansi ibiro 2600 3200 kg. nako kwagera ni 2600 kandi dusigaranye ibiro 3200. You're right. uravuga ukuri कोचिन से बोलो हम लैंडिंग अटेम्प्ट reka twongere tugerageze guparika hano muri Cochin kapiteni Chin, Skyline. Cochin Skyline 777 Requesting one more report. turabasaba kongera guparika indege Skyline 777 you are cleared for ILS approach runway 2 okay nimugerageze mwaparuke ahitwa फिर से यहाँ लैंडिंग अटेम्प्ट करना चाहते ese uwo mupira turi kongera kugerageza guparika hano twaye Skyline yasaza ariko uyu nkorora turi nkorora umugabo inkorora imumereye n'abarafatika boy ni film yeah bebe mugabo arashaka kongera akabigerageza bambushe nimba ari ibifurari warashaka guparika we yagombaga guparika i Kanombe kandi wabwiye ati wagiye guparika Gisenyi ndetse n'abari mu munara bari kuvuga ati ariko umupilote yasaze भी कुछ नहीं दिख रहा है. na n'ubu urabona ko nta kintu turi kubona ntabwo twaparika hano dukata indege okay reka tujya ahitwa Trivandrum Skyline 777. Skyline Would 777 like to proceed. tugiye gukata indege noneho tujye guparika ahitwa Trivandrum hamwe bari bamubwiye karakanga kujyayo niho akasajya urebe filime urebe turi ku kibuga cy'indege Trivandrum naho ikirere kirasa nabi ये कि साइक्लोन का डायरेक्शन चेंज हो गया umva nakire makuru avuga ko natwe visibility yacu yagabanutse mbega मैसेज करो indege zo zirifa kuva Cochin musibwire nizize Trivandrum nonaha urebe खबर मिली है twakiriye amakuru चुकी है natwe Trivandrum ikirere kimeze nabi yagira indege mwohereza hano cyakire bari bohereje iriya ndege cya kibuga cy'indege naho biranze arafatika boy soma ano matangazo yabwire abantu bose batwaye indege ubwiye Skyline 777 baza gusoma bamuhaye ikipapuro ahamagara arakorora turi ngarakorora gusoma itangazo muhaye biramunanira narafatika boy dore ngo ryatangazo ararihagurukana mu gatambaro ko kwipfuna yari afite bakita umuswari atabizi uje kumusimbura nta tangazo afite itangazo doruritwaye nawe atabizi atabishaka iryo ni itangazo riri gusomera indege bita Skyline 777 akayibwira ati wijya no guparika Trivandrum ajya hitwa Bangalore ट्रिवेंड्रम डाइवर्ट कर दिया गया indege ivuye Dubai igiye hitwa Trivandrum या Trivandrum Gasani uyu yarategereje umugore uri muri iriya ndege bita Skyline iri mu nzira igiye Trivandrum kandi no ikirere kimeze nabi ndakeka turakasa ड्यू टू बैड वेदर हम कोचिन में लैंड नहीं कर पाए bitewe n'ikirere kibi ntabwo tugiparitse Cochin ट्रिवेंड्रम में लैंड amakuru meza tugiye guparika Trivandrum मिनट में पूरी करेंगे harabura iminota 35 ngo tugereyo mwihanganire ibibazo byabaye तान्या कितना फ्यूल dusigaranye esansi ingana iki iko nyita Approximately 2400 kg. ibiro bisaga 2400 Hardly 1 hour of flying time. mbega ni ibiro bitatuma tuguruka isaha yose kandi aho bagiye ni iminota 34 kuki batajyanye indege yitwa Bangalore umusaza uri mu ndege umupilote चुपचाप गोली खा के सो जा क्यों परेशान sinzira wataye umutwe urakanguka twaparitse एविएशन जर्नलिस्ट हूँ ntabwo ndi umupilote ariko ndi umunyamakuru ukora iperereza ku byerekeranye n'ibintu byo mu ndege n'ikirere kuki umusaza aravuga ati चीन का वेदर इतना खराब nimba hano muri Cochin ikirere kimeze nabi वेदर भी ऐसा ही na Trivandrum bw'ikirere kimeze nabi nkurikije ubumenyi mfite मौसम और इंसान जब मिलकर गलती करते हैं ना ikirere n'umuntu iyo bakoze amakosa फॉर डिजास्टर indege akenshi zirashya सिंह avuze ngo iki मैगी बनाना सिखा रहे डट जा 2 मिनट ऐसा अंकल umusaza ibyo avuga nibyo अरे ना खुल के muzera atatubwiye bakoze ikosa ryo kutujyana ni ukuvanga ikirere cye Kigali nimba kimeze nabi mu ndege ubwo akenshi usanga n'ikiri Muhanga nacyo kibyenda kumera kimwe kuko biregeranye अरे ये सब क्या umva gana mugiye kuduparika ubundi ni ibiki twe munabwire kapitene azaba ari ubitubwira ni abakobwa mwe nari ikintu tuvugana namwe ubundi ahantu mutujyanye ne kandi kuko nibyo ibyo n'umusaza avuga aviation journalist warabwira ati nge nsanzwe bino bintu mbikora amakuru n'iperereza indege yakagombye kutujyana yitwa Bangalore aho kutujyana yitwa Trivandrum umukecuru natangira gupanika asimira zamuka Please try to understand. urebe सर यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है tugize ikibazo gikomeye hano urebe ava yaza arebe ni ibiki abikurikirane uyu kapiteni uyu niwe ubatwaye uva mutubwire ubundi ibi ni ibiki प्लीज बैठ जाइए आप लोग बैठ जाइए mwese mwicare प्लीज बैठ जाइए mwicare आप में से जो पायलट है
ubu uzi ko ari pilote muri mwe aba ari usigara ahagaze uzi ko atari umupilote yicare mwikwigira abanyabwenge nubwo bati ubundi mwatwayeho indege ku buryo muzana amagambo hano rusigaye ahagaze muze uri umupilote tuganire ngwino utware ngwino bitware nimba uri umupilote ngwino bitware se ngwino bitware muzi kuvuga gusa देखिए umva मैं जानता हूं आप सब परेशान turabizi mwese murahangayitse और जल्दी अपने घर जाना चाहते हैं ndetse murashaka kujya iwanyu ये भी अपने घर जाना चाहती है uyu mukobwa dukorana arashaka gutaha ये भी घर जाना ndetse na Carmen arashaka gutaha इसका 2 साल का बच्चा इसका घर पे इंतजार afite umwana w'imyaka 2 umutegereje mu rugo मैं भी घर जाना चाहता nanjye ubwanjye ndashaka gutaha ये भी अपने बच्चे के पास mfite umugore n'umwana मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है ndagira ngo muduha akanya twikorera akazi kacu pe natwe rega ntabwo dukeneye kuguma mu kirere hari igihe umuntu akubwiye ngo shoferi ngano uri kutujyana ngo nibiki wese ni udashaka kurangiza akazi ngataye ntagiye mworoherana yarebye umukecuru uri hano urwaye asima बस कुछ देर और मैं dusigaranye agahe gato mabuja इस फ्लाइट में बैठा हर पैसेंजर buri mugenzi wese uri muri iyi ndege ndamugeza iwabo amahoro iryo ni isezerano nguhaye ndabizi mwana wanjye uraza kubikora asezeranije n'umukecuru ngo buri mugenzi uri muri iyi ndege ndamugezaho namukuye iwabo amahoro hano ku kibuga cy'indege Trivandrum hano harabibereye hano wibuke naho ikirere kimeze nabi banatanze itangazo ati mubwire indege zose nizize iryo tangazo ntabwo ryageze kuri iriya ndege yacu bivuze ngo iriya ndege yacu yayobye igihe ahantu hari ikirere kibi by'agahebuzo nimba mwarebye sanse basigaranye ni nkeya ku buryo bashobora no kugera kuri iki kibuga cy'indege kongera gukata bikabagora kuko nta esanse bafite ku kibuga cy'indege Trivandrum bari mu munara bano nibo bayobora indege uyarebye yikanzemo arebye kuri radari Kemeni yicaye kuri koze ibiki Nyagasani barikanze babonye hari indege iri kuza ije guparika iwabo kandi batanze itangazo ko nta ndege igomba guparika hano Nyagasani bose barikanze turi indege ahantu ije guparika ni nko kwiyahura naho ikirere ni kibi gusa nanone ku munara bayibwiye ati mujye guparika Trivandrum itangazo batanze ngo nta ndege dushaka natwe ikirere kimaze kuba kibi ntabwo bano busuri ryabagezeho hari uwari hagurukanye rero rafatika boy Trivandrum Skyline 777 mwaramutse volume mwaramutse barikanze Trivandrum Skyline 777 turashaka kumanuka tugaparika Nyagasani bikanze Trivandrum muratwumva requesting descent negative ni muparikano what do you mean negative muravuga iki ngo negative Skyline 777 आपको information Skyline 777 ntabwo mwakira itangazo ryacu Kochini twaboherereje amakuru ntabwo mwemere guparikana kuko hano hagiye kugwa imvura idasanzwe visibility ni zero ntabwo mwaparikana hano ntabwo mwahaparika nta makuru avuga ko tutazi aho ngaho twakiriye byaba byiza mugiye guparika yitwa Bengaluru nta esanse dufite yatugeza Bengaluru Nyagasani nta esanse bafite yabageza Bengaluru ibaze rero indege ibazimiyeho mu kirere bya bindi ngo imodoka ikuzimiraho igahagarara no mu ndege esanse igushiriyeho ikuzimiraho ikamanuka butosho वहाँ पर 1500 थी और यहाँ पर 1300 now what ntabwo dufite esanse yatugeza Bengaluru mufite esanse ngana iki babaza only about 9 dusigaranye ibiro 920 ibi biro byaguruka iminota 28 gusa iyo minota 28 ntabwo babageza ahitwa Bengaluru ngo bariho bajya guparika barakora iki ibiro basigaranye ntabwo bibemera guparika yes sir get everyone bivuze ngo mu gupfa kugerageza bagaparikano aho kugira ngo bakate indege bazimireho uyu musore agomba guparika indege ku kibuga cy'indege kirere gisa nabi kuko na esanse bafite abasubiza ahantu hameze neza uparika gute indege rero visibility ari zero bishoboka bite ku munara batabasha kukuyobora urebe umusore ari hano yarebye umukobwa hano yikanze agakobwa wamaye ngo batwarane kikanze tugiye gupfa kandi niko bigenda indege iparika ibintu biri ku mibare ibintu bigaragara indege ikirere kitagaragara ntabwo pilote yayiparika iyo ndege bigiye gushya ni ibintu bisobanutse gusa uyu musore ntabwo bafite Tania bimeze sawa bimeze sawa
I need you right now, Tanya. Ndagukeneye none Tanya. I need you. Ndagukeneye urumva pilote abakeneye umuntu umwungirije ko pilot. Humeka winjiza humeka usohora humeka. Are you with me? Turi kumwe. Umukobwa atangiye kuzana ubwoba. Turi kumwe kino kigabo cyo cyatwaye indege kuva kera mbere y'intambara cyaratwaraga. Na visibility है ना time है. It's over. Birarangiye. There's nothing we can do. Nta kintu twakora turapfuye. Niko bigenda. Indege ikorera ku mibare. Ikorera ku mibare. Rebe. Iyo ibintu bitagaragara n'ugupfa. Indege umusoro bwagomba guparika hano kuko aho kugira ngo akatega agiye gushaka ikibuga cy'indege kizima isansi muzimireho indege muzimireho bamanuke nk'ibuye n'ugupfa kugerageza. Hello. Hi, दुबई से जो फ्लाइट 777 आ रही है ese indege 777 yari ivuye Dubai yaparitse umugabo wanjye ni kapiteni yaraye iri mu mukiri umugore ananiwe kuryama umugabo yari gutawe munsi Madam Skyline 777 yakatiye muri Trivand Room turakumenyesha andi makuru nyuma. All right, thanks. Rebe सर साइक्लोन की बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं सर इट्स जस्ट 80 किलोमीटर अवे umva bari abantu bari ikirere kirasa nabi we muri babwira baparike kuri runway 16 tubagiye guparika runway 16 Rebe hey indege ikibuga cy'indege kiba gifite ahantu henshi baparika wenda ukamanukira ku nzira itwara runway 16 10 na kangahe 70 ingahe nyine bufite tugira twinshi urabona hari parika indi zamuka ahantu nkaho nibyo bari kuvuga ati ugira ikibazo umwana wanjye तुमने सुना नहीं पायलट ने बोला हम सबको सेफली घर पहुंचाएगा pilote yambwiye ngarangiza mu rugo amahoro humura kandi nabonye ari umuntu w'inyangamugayo cye namwizeye autopilot rebe usura kiye kumanuka parike ukumanuka butosho ahantu utari kubona indege ikora ibintu bigaragara biri ku murongo kimumbaza rega ngiye ubundi nize ibintu by'ubupilote mbivamo nari ngeze mu mwaka wanyu tubara riba wapi imbere ntago bari kwabona n'ugushiduka wagonze n'umunara wagonze n'ibintu utazi baramanuka biranga nta kintu bari kubona turashize kugira no yatangiye kubona ku kibuga ari karahabona ibice bice urebe turi gicu ni cyinshi Skyline 777 Trivand Room tugiye guparika muri teguye yego runway 16 muramanukira kuri runway 16 ubwo ni ubwoko bumwe bw'inzira buri ku kibuga cy'indege suje ubona nk'indege imwe yamanutse hano indi parika yiri kimanukira zose zikamanukira rimwe sinzi ikibuga cyacu ukuntu kifasha neza kubera byo mu Bwongereza cyane cyane kubera kuhiga no kuba noneho iki umwana kata indege kata indege agiye guparika butosho numva nk'indege yagize iricyangira turika yari igeze i Kanombe ngo yari igeze he urebe filime hey yeah rebe hey indege nuko yimanuye urebe filime hey biranga umukobwa arapanika birabajabutse ikirere dore ukuntu gikaraga indege dore ikirere ukuntu kiyikaraga umwana indege iri kumujabuka ibi nibyo bita kubura balance indege ibura balance iramushabuka neza bano batangira gusenga abatari bakijijwe batangira kwiyana mana nimbona nta muntu ujya upfa kurokoka impanuka y'indege ibyo byo murabizi Rwanda ejo bundi bayiparitse gande harya fresh uri pilote we Rwanda buri ifite ukuntu ibinoza neza ariko ubundi n'abantu bake bakora ibintu nka biriya kirazira ko warokoka impanuka y'indege rebe yo ndege umwana Ivana yagiye guparika iyo filime agiye kumanukira ku ruhande rwitwa runway 16 filime yiswe runway 34 bisobanuye iki n'ukubera iki umwana manura indege nta balance ifite dore ukuntu umuyaga uri kuyibuza uburinganire we abari mu munara babafatiye iry'iburyo iyo uri umugabo riba ari iki n'iki
अलाइन नहीं कर पाएगा iriya ndege ntabwo iribasha kwinjira muri runaway muri ya nzira yayigenderamo umusore indege ari kuyibyimba niko babyita yasezeranije abagenzi ngo ngenda bageze iwanyu arabikora cyangwa abantu bari kurira noneho nk'umubyeyi ufite umwana we muto mu ndege w'uruhinja impanuka y'indege nta muntu ujya uyirokoka ni gake ni 1%. Katurori umusore yakumanuriye indege zimwumiraho ndagira ngo urebe filime witonze amanuka muri yanzira bamubwiye yitwa runaway 16 runaway 16 abari hayiparika urebe filime manura muri runaway 16 urebe ndege urebe filime mwana nayibyimba kuyikoza ku butaka biranga hey biranga wibutse ukeneye kwishyura filime ukajya uzireba kuri website yacu bikoroheye cyane bitakuvunnye fata kode yawe ujye kuri mama nko kwishyura kuri mama wandike 0456 iyo ni kode yanditseho Kimomo wohereza amafaranga 7,000 ukahita ubundi ubona access kugezeho kimara kwishyura hey usura indege yarayiparitse arwana nayo biranga biramujabuka indege yisubiza mu kirere aho kugira ngo ayiparike ihire hasi umwana yisubije mu kirere tu biranze hari iranyerera indege igashya umwana arayizinze yisubiza mu kirere hey bimeze bite bano barikanze kandi nta essence bafite ubwo mwe mu byita benzine byose ni fuel umwana yisubiye mu kirere hey bamubonye arenga ya ndege no gupfato aba bose no gupfato essence bafite yabageza ku kindi kibuga cy'indege cyitwa Bengaluru hano bari yita Trivandrum Katururi ubundi bagomba guparika yitwa Cochin byose ni bibuga by'indege biri mu Buhinde nagiye nyiparikaho Bengaluru akaba ari mu mujyi uri mu Buhinde buri sabukuru nziza happy birthday to you Happy birthday dear Sha yeah hey Vikrant Captain way Captain yari yasinziriye scan 777 muri kureba mugiye guparika umugabo atangiye gusinzira ubwoba mu kirere burakwicukicwa n'ubwo visibility ni 0 ntabwo turi kureba tugomba guparika ngiye kongera ngerageze parike kandi ndaparika buhumyi ntareba bagiye kumanuka buhumyi runway 16 muraparika none kuri runway 16 oya ndashaka guparika kuri runway 34 uriya mugabo ngarashaka guparika kuri runway 64 nako 34 सबको साथ में लेके मरेगा uriya mupilote arashaka gupfa akica n'abana atwaye n'umusazi 16 में जो विंड प्रेशर सामने से आ रहा है umuyaga ukubita uturutse kuri runway 16 none warashaka gukubita headwind will become abusanya n'umuyaga uturuka ऐसी सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है uyu mugabo ameze nk'umwiyahuzi ntabwo twabyumva ibyo ari kutubwira डेढ़ ट्रिप हो सकता है प्लेन रनवे से टॉपल कर सकता है byonyine umurizo w'indege uraza kuhita ucika bitewe n'uko ashaka guparika mu mbusane z'aho umuyaga uturuka it is not thinking straight uyu mupilote ntabwo ari gutekereza neza it's a crash indege igomba gushya it's a crash Katurori hey we arababwiye ati ntabwo ndi buparika mwambwiye muri 16 ndaparika kuri runway 34 ari naryo zina rya filime hey kuki no mugabo ashatse guparika kuri runway 34 it's a mayday ubundi ubivuze umenya ko ari nko kuvuga ati ni ikibazo gikomeye byanze fuel yadushiranye ndabakubye ngiye guparika kuri runway 34 ahisemo guparika ahantu abantu bose bari kuvuga ati ubwo n'ubwiyahuzi wa mugabo we urashaka kwiyica no kwica abantu utwaye kuko agiye guturuka mwitegure kwakira ibibazo biri buze kuba mwese mwambare mwikwize abasenga bikira Mariya musenga abasenga ryangombe bagira bate mwese mwicare kandi mwuname Katururi umusore agiye kumanura indege mu mbusane z'umuyaga iryo ni ikosa ubundi ritabaho mu miparikire y'indege
utwaye abantu 150 wa musore we dore indege umurizo bamubwiye atumuye gusha no kuwukubita ukahita ucika aircraft approaching runway 34 babwira abantu bari hasi batangira kuvayo zakizimya moto kugira ngo indege nifatwa n'umuriro bayite bazima abashinzwe umutekano ambulance ziza ziruka urebe filime hey umusore arabanza koro n'ibyituma umuntu ntagashaka kongera kuvugana n'abari hasi uyu musore ibyo akora arabizi kuki yahisemo guparika mu mbusane z'umuyaga arabanza yikora hano ahantu asanzwe abika ibikoresho bye abantu bose barabona uyu musore ari umusazi umwiyahuzi ashyiraho intore leta ba selection turashize nagendanye n'umunywaro umugisi nabimenya umusore ni umwiyahuzi agize kuraraho byaye mu mayoga n'urusinzi none turi ngo ugiye kugitwara indege ruyiparike mu mbusane z'ahantu umuyaga uri guturuka indege hari irashwanyuka uretse uzurebe umusore yamanuye indege gutyo buhumyi yamanuye indege buhumyi butosho turukuna manura indege irimo abantu 150 abantu bose bafite ubwoba umusore yamanuye indege buhumyi turashize narababwiye ngo filime z'ubwenge zisanga muri Rocket Entertainment umusore yamanuye indege buhumyi hano abantu baba bagomba gupfa turukunta yimanura aranasinziriye we wa mugabo arasinziriye umukobwa ari kurira iki kigabo ni ikiyahuzi yamanuye indege asinziriye kugira ngo urebe kuntu no mugabo yashyizeho n'intore ye anasinziriye nawe undebera umugabo kuntu ari umwiyahuzi we yisabiye ngo ndaparika yitwa runway 34 yamanuye indege asinziriye yagasani umugabo atwaye indege asinziriye we hey ni nko gutwara imodoka usinziriye ntago bibaho ibyo bintu nibibaho na moto ni wayitwara usinziriye uje umugabo ni umusazi nibyo nababwira iki kigabo twatangiye kiraho bibera kwirebero kibyuka kijya mu kazi n'ubundi ariho cyaraye turukuntu cyamanuye indege gisinziriye arasinziriye karakantu ukibagirwe umugabo durengana manura indege irimo abantu basaga 150 ameze nk'ugiye kubiyicira umukobwa byamurenze na n'ikintu yavuga ibazwe gutwarwa n'umuntu usinziriye yanduheberaye n'ubundi urwajwe bati hatwara Imana kuko n'ubundi umusore yakanura atakanura n'ubundi nawe ntago yahareba ariko byibura icyo byamufasha umusore yamanutse butosho n'ubundi amatara hano ntari kwaka ari bumurikire ngo amenye aparika amanutse ahumirije yamanuye indege ahumirije turashize essence fuel bari kubaha agatara katse mu ndege murakabonye ka fuel agatara katse musore abanza arongera ashiramo amuri kubona akakura amashiramo kandi asinziriye we hey mwana yakuye amashiramo bano barareba yisabiye guparika mu mbusane zaho umuyaga uri guturuka runway 34 ni nacyo zina rya filime bimeze bite ndege umwana yimanura butosho bimeze bite ucikwe na filime hey ndege uko umwana yizanye Bubi arasinziri indege yatsa gatara n'imodoka ngo zijya zaka gatara ngende sansa roke iri kumeneka nyagasani bano bararebye barikanga ndege uburyo iri kuzamo mwana yarayizanye re filime urabe atareba ahumirije atareba ndege arayiparika kimara kuyishyira ku butaka yitakanura mwana yitayizinga mama we bimeze bite umwana arwana nayo yababwiye ati ngiye ariko ndabagezayo kandi asinziriye ibi ni ibiki banyarwanda ndagira ngo urebe filime uyu mugabo ni umwiyahuzi yashyizeho intore leta ba selection urebe filime kura amashyiramo vitesi kandi akana kariya ukagira ngo ari ku ndege urebe filime kandi akana kariya nanjye ndi gusobanura ngo amaganda akana kariya ku buryo wagira ngo ndi ku ndege umunyamahirwe n'uzinjira muri studio yanjye urabe feri kandagira feri urabe uko wakandagira feri yawe captain mwana ibyo akora arabizi yarasinzira ariko indege arayiparitse byatewe n'iki gutubona twari indege ahumirije bishoboka bite nakubwiye ngo filime yo nayifashemo nta mabayobera ayibamo asobanura ntibasobanure bimeze bite hey ikibuga cy'indege imbere hari umukingo yahisemo gutwarira indege ahantu bidashoboka hari n'umukingo bivuze ngo indege feri nizidafatirwa hafi indege irarenga umuhanda nyigasani nibi bamubwiraga ati wa musore uri umusazi ahantu ari kujya ntihagira ubugarukiro ni ku mukingo hejuru ku musozi n'ugupfa
katurore dore umukinga agiye kurenga kobwa ari kurira Mariya mushize mu rugabo rufite intore rugabo rufite rwaraye naho bibera ibigabo noneho birara aho bibera bikabyuka bijya mu kazi usanga ari n'ukuntu isuri yazanye indege irenga umuhanda dore ngo indege irarenga umuhanda nawe undebere ndege umwana arayiparitse we umusore indege yarayiparitse biriya bigabo by'ibisinzi mubona biraraho byabereye bikabyukira mu kazi biba byizeye bifite ikintu buriya biba bifite n'ibihanga ukuntu umwana indege yarayiparitse wibuke twatangiye filime umukobwa avuga ati uburyo wigeze guparika indege arangije ahita akuraho n'intore parking brake set ubu feri ubwo ziriho nta kibazo twagira parking brake set yaparitse yashyizeho n'akamenyetso k'indege iparitse hano indege ntaho yajya arabinogeje buriya uyu musinzi nibyo nababwiraga kuri yaba yaraye yanyweye ibindi biyoga bitari United Gin iyi ndege iba yirengeje umuhanda da kuko niyo idatera hangover abagenzi yarahabagejeje nk'uko yababwiye ati njyewe abo ntwaye mwese ndabageze y'amahoro ariko ikibazo ni guta umusore amanuye indege asinziriye avayo urebe filime umva amashyi kapiteni muzima bamuhaye amashyi ni bya bindi bakubwira ngo ukora ibyazi anenya ahetse uwo mu mugani w'ikinyarwanda ukora ibyazi anenya ahetse umusore ibintu n'indege zitwara ahumirije ariko biriya ni ikibazo guta utwara indege uhumirije nabyo abantu bamukomeye amashyi buriya nanjye niyo nsinzira hari igihe buriya mba ndi no gusubiza mesaje ndi kuri chat mbwira abantu aho iki n'iki na mikoro iri ku munwa ndi no gusobanura kugira ngo umenye ko bino bintu twe tubasha kuba twabikurikirana abagenzi nuko babatabaye ubutabazi bw'ibanze barebe nimba nta barwaye n'imitima nta iki n'iki urebe ambulance ni nyinshi gatururi baje kubitaho umugenzi wo mu ndege ariko ahabwa agaciro kenshi Uri filime kapiteni yavuyemo nyuma buri kintu kibaye gifite impande ebyiri ni igiki kiba cyabaye gute none igitandukanye ibyo bintu ngo iki na gute ni akantu gato cyane ni thin line kabitandukanye bivuze ngo umusore ibintu atwibwiriye nanjye nibyo ndi kwibaza ni baruru ikintu bavuye ngo cyarabaye kiba ari igiki kiba cyabaye gute nanjye ubu ndibaza byagenze bite gute yatwaye indege ahumirije ubundi bira ni ibiki mva indege imaze guparika ndi kwerekera ngiye kureba umugabo wawe ni umushuti w'umugabo we ngiye kureba ni ibiki madamu nawe yahangayitse ari kwibaza ati indege yari kuzana umugabo wanjye n'inshuro ni he rebe tora abagenzi uyu mugabo ni aviation journalist yabitubwiye First officer Daniel Bakuk Yes ni wewe Vikrant Kana ndetse na Tania Albakuke mwese muze tujyane abapilote bari batwaye iriya ndege bahise babatwara ndege ntacu yabaye ariko iperereza rigomba gukorwa ntugire ubwoba ntabwo nurutse muri DCGA Radhika Roy. Banyita Radhika Roy. Advocate and a trouble fixer. Ndavoka wiriya societe y'indege utwara Skyline. तुमने सही किया या गलत? Waba wabikoze neza cyangwa nabi? Ntago mbyitayeho. Company को सिर्फ दो चीजों से फर्क पड़ता है. Company y'indege ita ku bintu bibiri. Ese umeze neza? Ese ibyo wakoze byemewe n'amategeko? Naho stress kuba ufite umunaniro? Niba tangira kuguhata ibibazo ntuze kubivuga ngo wari ufite umunaniro ngo wari ufite stress. तुमने definitely कुछ गड़बड़ किया. Abitwa DGCA baraza gukeka ko wabigizemo uruhare kuba indege yaparitse nabi impanuka y'indege yabuze gatonga ibe cyakaba ikibazo. Bakora iperereza kandi ntugire icyo uvuga kugira ngo societe yacu utwarire indege itaza kubigenderamo. Bavuze ngo iyo societe itwarwa n'abasiri abantu bari aho basamye nta mukire wazongera kuyitega. Uracyari umukozi wa Skyline ntudusebye. Bari hano baraje abitwa DGCA ni ibiki? Turaza kubimenya. Nabaza gukora iperereza y'indege habuze gato cyangwa habaye impanuka. Bakamenya iyo mpanuka yatewe n'iki. Ruke no mu ndege ya makantu ngo bita black box. Rebe. Mr. Albakuke. Abo nabo dukorana muri DGCA. Baje kubata ibibazo. Directorate General.
of Civil Aviation. Abayobozi nyine mu byerekeranye n'ibintu by'indege no mu kirere nibo baje DGCA. Chai, coffee. Tuguye ikawa, icyayi cyangwa iki kindi baje gukora iperereza indege ubundi byagenze bite. Yikora hano. Urebe filime ubundi bwitangiye. Wabonye filime nyinshi. Na ahubwo mwareka nk'inywera itabi kari ryo ribinogereza. Ukona ko bahita bakandika tira ndege yari itwaye n'umunyatabi. Gusa muri Aziya hafi 90% banywa ibitabi n'ubundi. Sira mudde pe ate. Reka turase ku ntego. Barana muri coding. N'umukobwa muri coding. Itariki 17 z'ukwa 8 2015. Mayday call हुआ है. Madame Rebecca mwaramage muvuga ko indege ikize ikibazo. हमें सही दी. Duhe details z'ibyabereye muri ya ndege byose. Sawa bikanzibaye. रात से ही फ्लाई कर रहे हैं. Ninjoro rutwaye indege. काफी थकान भरी होगी यार. Menya ariko yitwaye unaniwe umva iperereza. सब कुछ तो याद नहीं होगा आपको. Ushobora kubutibuka n'ibyabereye mu ndege. चीजें कभी भूलता है. Nta kintu kimwe nje nibagirwa. Umva? क्या जानना चाहेंगे आप? Ese urashaka kumenya ibyabereye mu ndege? Byose. Batangiye kumaza ngo ubwo niwe yitwaye unaniwe. Ubwo niwe yitwaye unaniwe n'umukobwa niko ari kuvuga ibye. Iperereza mu ndege binjiyemo barikore bamenye ubundi iriya ndege byagenze bite kukitakase ngo ijye guparika ku kibuga cy'indege cyari kimeze neza cya Bengaluru. Uyu yatanze ubuhamya bwe uko byagenze umupilote umwungirije nawe ubwo bamushyize ku ruhande nawe agatanga ubuhamya bwe mu ndege bakaza gukora iperereza umukobwa aravuga uko byagenze n'umusore akavuga detaye kuva muhagurutse kugeza mugeze aho byabereye akantu ku kandi. Baje no mu ndege bari coding amajwi byafatiwe mu ndege ka black box bamenye ni ibiki. Amakuru barayabakuramo. Hara mu ndege ikintu bita impanuka y'indege niyo mpamvu utajya wumva hari impanuka y'indege yapfuye kuba. Indege bayizewe. Abantu baje kureba hano mu bintu banyweye bari abantu bose bari mu ndege abapilote bari batwaye indege babonamo agacupa ka United Gin. Urakabonye bahita bakura n'igikombe cy'ikawa kanywerewe mu. Bivuze ngo uriya mushoferi buri atwaye ntiyaba yanyweye inzoga. And that's all that happened. Byari ibyo byabaye. एक और चीज. Kintu. क्या फ्लाई करते वक्त आपने utwaye indege wigeze unywa inzoga? Wigeze unywa inzoga? Hey. Of course not. Oya reka inzoga. Gasot. Of course not. Ukuntu wamusubiramo ariko. Thank you. Urakoze. वैसे for someone who saved 150 lives. Nk'umuntu watabaye ubuzima bw'abantu 150 mwakabaye muri kunshimira. Captain. Ntabwo watabaye abantu 150 ni 149. मिली है कि आपकी फ्लाइट twakiriye amakuru ko umugore bita Arumoro urwaye asima ari mu ndege. पहुंचने से पहले ही kubera uburyo yatwayemo indege yapfuye indege igiparika bari kumujyana kwa muganga yisapfa. It's 149. Ntabwo rero watabaye abantu 150 watabaye 149. जाइएगा मत. Kandi ntukira hujya. Hey, turaje tunagupime turebe nimba mu ndege utanyweye. Gupima si ukuzana utuntu gahuhamo se. Nyagasani yarababaye. Wa mukecuru yasezeneje ati mwese ndaza kubageza iwanyu. Yapfuye. Yusuf Lagunwala. Head of Pilot Association. Ngendi Head of Pilot Association. Injira. Umusore nakubwiye umwe mu bagenzi yapfuye. Hari abagushyiraho icyaka uri wamwisha. Statement ye turayifasha. Okay sir. N'indege twayisuzuma. Forward कर रहा हूं sir. Details zose ngiye kuzikoherereza. Bagiye kuzana brief analyzer. Turebe none aha tumupime turebe nimba yanyweye. Captain Vikrant ntabwo yatubwiye amagambo menshi. Ariko uriya mukobwa bari kumwe mu ndege Tania yavuze utugambo twinshi. Amitabh Bachchan mombo we icyamamare nicyo baha raporo. Uyu musaza ni icyamamare Amitabh Bachchan. Icara hano. Musaza ubundi filime arimo ntago igereranywa. Baramuzi. Nka filime nasobanuye ko itagira raporo nagusabye wayikoze umvishwe. जी sir. Yego nyakubo. Filime menshi niyo yakora introduction. Byamajwe atangira avuga filime. Za voice over zitangira mu filime kubera urujwe. Raporo no kwatsi wayikoze. दोबारा चेक कीजिए. Ongera uyisuzume nuko rusaza ruvuga. Amitabh Bachchan. Muri filime byinshi bitangira wumvishwe ngo kera habaye biki n'ibiki. कंसीडर डालिए आपने. Wanditse ye tariki. Izi raporo babamuzaniye abakozi be. 16 अगस्त. Itariki 13 z'ukwa 8. Uyu munsi turi tariki zingahe? Sorry sir. Kambihindure. अगले पेज पर आइए. Jya no kuri page ikurikiye urebe ibindi bikosa wakoze. Muzinase. ऑपरेशन किया था आपने. Wabaza ibintu byose neza. Yego nyakubo. और कैलकुलेट किया. Ongera ubibare. Uyu musaza ni umunyabwenge. Uturaporo abakozi bagenda bizanishwa ni uhagarariye DCGA.
barabara सर वो DCJ kiba ari ikigo gishinzwe gukurikirana ibera mu kirere Directorate General of Civil Aviation. चावला जी कितनी बार बोला है आप डबल चेक किया करो ना nakubwiye ryari kubanza ugasuzuma ibintu byose batangiye kwitana ba mwana turi muzeyo ukuntu mureba mwe muranzanira raporo ipfuye ba mwankwe mwaraye aho bibe wanzaniye raporo utanayisinyeho uyu mugabo ni perfectionist urumva kagakosa kose akareba urama raporo utanasinyeho hari indi page iri inyuma nanjye nagushyiriyemo nayo yiso muri iyo raporo yawe ituzuye ikangamo सर जॉब टर्मिनेशन लेटर सर nyoko unyirukanye ukazi burundu yisinyeho none bari yusinyeho nimba uzaniye raporo utasinye sinya kwiretera kwirukana AIB का काम गलती ढूंढना है akazi kacu no gushaka amakosa ku bantu ntago ari akazi kacu gukora amakosa ntago uzongera gukorera ikosa nuko करने के बाद सिर्फ 3 चीजें ubundi ikintu umuntu yigira ku makosa ni kimwe गलती को मानना kwemera ikosa ryawe kwigira ku ikosa ryawe no kutarisubira ni ibintu bitatu wigira ku ikosa sohokera muri ofisi nkwifurije azaza heza bano bafite ikigo gishinzwe gushaka amakosa niyo mpamvu ari gushaka amakosa yakorewe mu ndege yarebye ikinyamakuru kirano cyatangiye gusohora cyandika wa mupilote wari utwaye indege byagenze bite तेरा केस एकदम क्लियर ikirego cyawe kirasobanutse ntuhangayike hari umugore wapfuye bamaze kuva mu ndege bari kumujyana kwa muganga uriya mugore kumva mu mutwe byananiye uriya mukecuru wapfuye hari ubwo yapfiriye mu ndege se ukitwaye hari ubwo ari we wamwishe kuki uri gutuma icyaha kikwigarura ukishinja umuhungu bahaye ibiryo ngo abiderivaringa ahantu iyo abigejejeyo ni ukubihageza ibiba nyuma y'uko abihagejeje ntabwo babimureba uri intwari watabaye ubuzima bw'abantu buriya buzima bw'abantu watabaye ni bwinshi kandi wabikoze uribuka muri Hong Kong uko byagenze none n'ubutabaye abantu tuza seka mani watabaye abantu n'umukecuru nawe yishwe n'umutima Dr. Mahadevan nje kukureba tujano kugupima mu mitsi tugapima n'umwuka ibyo muba mwankwe ibyo biyobyabwenge munywa mugatwara indege mwankweye no mu Rwanda se subiza ke bakubonye wakoze impanuka ikintu cya mbere wanza gupima nimba utankweye amaze kumupima fa yarataha Captain Vikland Kana mama wanje mu bantu bose bari mu ndege niwe wenyine wakwizeye yakwizeye Captain Kana uyu numukobwa wa mukecuru wapfuye isi yose nubwo iri kukwita intwari je ndi kukubona nk'umwicanyi wishe mama wanje ajede vuganire iPhone yitabiraho n'amafaranga afite we ngo utabonye ngo wewe na 10 za telefone ngo 10 kanga uremera ukanaryamana ngo bazigwe bonye icyamamare phone kitabiraho iPhone ni 6 ni 7 ni 1 ni 2 umusore yarababaye nubwo abantu bose bari kumwita intwari ngo yatabaye ubuzima bw'abantu ariko abantu bakimara kuva mu ndege hari umuntu wasotse mu ndege kubera ubwoba n'iki ni wa mukecuru isukari irazamuka igenda izamuka na bya rusoka bimusoka mu mbavu umukecuru ageze kwa muganga yitapfa ariko yari yamaze gusohoka mu ndege y'uyu musore ariko icyo cyaha nawe kimujyeho baravuga ati niwe watumye isukari izamuka umusore dusinyire uri icyamamare watabaye ubuzima bw'abantu ariko wari gutekereza umukecuru wapfuye n'umukobwa umuhamagara amubwira ati nubwo wari kukwita intwari uri umugizi wa nabi katururi iperereza riri gukorwa hari akayoga twabonye kakayuki bagiye gupima iyi video yaprodinzwe kuri YouTube channel yarebwe cyane n'abantu benshi iyi video yarebwe cy'umusore bamushimira kuba yatabaye ubuzima bw'abagenzi akaba ari Vikland Kana kumbe madama akiri kuri umugabo we kuri televiziyo umugabo yaratashye madam mugabo ndikono kuri televiziyo bavuga ngo uri intwaro umeze nka rock aje kureba kana ke gusa umutwe ari gutekereza umuntu umwe wapfuye ntabwo bimushimishije hano hari video bari kumukomera amashyi mu ndege amva amajwi bamuri kodinze mu ndege avuga ngo umunsi umwe mba numva nakunze akazi kanjye ngo undi munsi nkumva nakanze none uyu munsi nuwuhe muri iyo ndacyari kugerageza kumenya ya magambo yose yavugiye mu ndege ndakeka twakatisha indege twejyana ahitwa Bengaluru umusore umukobwa cyajya amubwira ngo bajyane indege Bengaluru akabyanga akavuga ngo bayijyane Trivandrum ayo majwi bari kuyumva black box bayari kodinze ibintu byose bivugiye mu ndege bimeze sawa
amajwi avuga ati satse nayo dufite narwo turi kuri bantu turi buparike byarangiye nta kintu twakora fikrantikana ni amajwi ye wa mukobwa ari kumubwira bari mu ndege iperereza riri kumukorwa utabona yicaye hano byagenze bite ko wicaye hano ijoro ryose yananiwe kuryama Samaila What if I'm wrong? ese mbaye nibeshye पता है उस दिन माँ तुम्हारे बारे में क्या कह रही थी uzi ibyo mama wanjye yambwiye ubushize कि विक्रांत मुसीबत में छोड़कर भागने वालों में yarambwiye ngo ntabwo uri umuntu watererana abantu bari mu byago niko mama yambwiye और तुम्हें क्या लगता है wowe mbona uteze ntekereza hiye मुझे लगता है मेरा हस्बैंड ना बहुत बिजी njye mbona umva umugabo wanjye ahora ahugiye mu kazi ku buryo atabonera umwanya umugore we ngo basohokane bajye mu kiruhuko nuko nkubona और क्या लगता है n'iki kindi umbonaho kitari icyo nanjye ntabwo nabonera umukobwa umwanya abanyarwanda bakeneye filime iyo abarundi mu pilote wari utwaye iriya ndege utari wowe abantu bose bari muri iriya ndege bashoboraga kuba bapfuye uyu musore afite ukuntu yatwaye indege ahumirije na n'ubu ngiye ntarasobanukirwa umugabo wanjye ubaye utiyizeye urumva ari nde wundi wakwizera uramutse utitwikiye ngo wikine ninde wundi wagutwikira cyangwa wagukina ko yaba ari kukubeshya cyangwa wamuhaye igiti ndagukunda nanjye ndagukunda umvisha umugore mwiza wundi ukubona wacitse intege mu mubiri wawe akaza wowe ufite ibibazo uri gutekereza ababwira ati nukuri tuza akakugira inama mu gihe abagore binahabona wacica tutari kuvuga ubwo nyine komeza utekereza ayo mahabara yawe ntagiye muduha agahenge koko kandi igihe umuntu ari kwitekereza ati maniyu yacu buri gihe basigaye bayitsinda fuwadi nibyo ahora atekereza murabona ajya mureba akaba ati fuwa ubwo nturi gutekereza maninja wapi ibyo bibazo biba bimuri mu mutwe maniyu ihora imusebya katururi ku isabukuru y'umwana we isabukuru y'umukobwa we katururi aramuzaniye impano n'urupapuro urakoze urebe mukubita urupapuro hano telefone yita isoni urebe telefone yitabira halo waramutse kapiteni amitaba cana uyu munsi ngo umukobwa yavutse boherereje impano ndetse tuguhaye na konvokasiyo aircraft accident investigation bureau iraguhamagaje tuguhaye iminsi 7 kugira ngo utazavuga ngo uje mu rukiko utiteguye abafite amabanga yo guhisha urukiko nibo babanza bakajya kwitegura njye ntacyo mfite cyo guhisha hagati aho nizere ko umaze iminsi ureba amakuru banyita intwari biriya bintu ubona mu makuru bagukina ngo uri intwari wibuke icyo bita the law of gravity ibyibuke nyine abantu bagushyira hejuru ariko isi ikagushyira hasi nk'uko umuntu atajya asimbuka nyine ngo agume mu kirere uhita umanuka hasi gravity irakumanura niko muze yamucyuriye ati biriya bari kugushimagiza ngo urarenze sejo bundi se abaturage bagushimagiza bakagusubiza hasi ubundi ngo akanwa kakuvugiriza impundu ni nako kavugiriza induru niyo mpamvu tutakibizera abantu mutubwira ngo muradukunda nirwo mbabwira code na phone yanjye nimushyiraho akantu Skyline और ऋषि तब dore nyiri ya societe uriya muhunga atwarira indege uyu mugabo afite Rwanda yayi dore nguyu गरम बनाए रखो mukomeze mu makuru batakagize uriya mupilote w'indege zanjye bavuge ngo ni intwari biri gutuma abakiriya baboneka ari benshi iri perereza ubundi ryo kuneka uriya mupilote n'indi uririmo yitwa Narayani Vedanti yita yikanga aramuhuza mitaba cane Narayani Vedanti ni uri gukora iperereza ryiriya manuka y'indege yari igiye kuba acumva iryo zina nyiri indege rikanga urashaka kumbwira Narayan Vedanti kuwitwa Narayani Vedanti is personally investigating this case niwe ku giti cyuri kwikorera rino perereza and you think that there is nothing warangiza ugatekereza ko ibintu bitari buze kudukomerana uwo mugabo wa musaza baramutinya iperereza yifatiyemo we iyo atangiye iperereza afata n'indege cyangwa agatega akajya hahana indege yaparitse impanuka yabereye
Narayan Vedant ko underestimate. Ntuzigere ukora ikosa ryo gusuzugura Narayan Vedant uramubona ari ku muzeyi. Investigating. Iyo Narayan Vedant ari gukora iperereza ibe detaye nini cyangwa ibe detaye noya byose bigenderaho. Niga track record me janta. Uriya mugabo ndamuzi amakuru ya Muranzi yaje ahandi indege yaparitse. Ibintu byose arabyanariza hamwe indege yakubye ijya guparika. Uriya mugabo agakosa gato arakumanikisha bakagufunga ntago wamucika. Uriya mupilote wacu urutwaye indege ubwo tumushakira avoka wa mbere mu gihugu muburanira. Mukwanga icyaha gihamye uriya mupilote ni societe yabisebye. Urebe musore yatangiye bamutushakiye avoka bamuhaye iminsi 7 ujye gushaka ibimenyetso n'umushinjacyaha umusore nari gushaka bavuka bamuburanira bamuzaniye umwavuka ugomba kumubwira tuzababwira ko impamvu waparitsa n'iki uzari gushaka ibyaha muzamushinja buri umucamanza aba yicaye shinja cyari kugushakira ibyo azagushinja agushinja nkaho mufite mugabane isambu ibimenyetso byose muzari kugenda bihuza. Hey! Mr. Tripathi Arafati Kabuye nawe baramuhamagaye tugwicaye Arafati Kabuye nawe baramuhamagaye. Tripathi ji चलचित्रों में Tripathi ukunda kureba filime Arafati umwe utarasomye itangazo filime जी कभी rimwe na rimwe mfite umwanya ndazireba cyane cyane iyo zasobanuye na Rocky. हास्य प्रधान फिल्में ukunda filime ziteye ubwoba nakoze isekeje mu mbabare nari nsebye comedy zimeze nka comedy yaramubwiye yuma oriented ubwo nazo ni nka comedy bivuze ngo nawe ukunda filime zisekeje. जब कॉमेडी का आपको कोई शौक नहीं nimba udakunda ibintu bya comedy आपने एक मजाक kuki kino kibazo kimanuka cyabaye wagifashe nka comedy una Arafati उसे मेरे टीम मेंबर्स iminsi n'abasore banjye bamaze iminsi bari mu iperereza bari kodinga nako bumva amajwi yafashwe mu ndege baraguhamagaye ntiwasubiza bari bari mu ndege. हर 12 घंटे में हमारे जो टेप्स हैं वो ubundi amajwi yose tuba twarikodinze nyuma saa 12 turabisiba. आपके ऑफिस से जब वो मैसेज uriya munsi rero twakira message ivuye mu biro byanyu amajwi y'ibyo navuganye n'abari bari mu ndege twabisibye ntago mwabasha kubyumva ariko mwakiriye mayday call. Mayday nyine ni ukwanga ikibazo kiba cyabaye indege ivuye ku chini yahise ijya turi van room warangiza ukambwira ngo amagambo wasubije iyo ndege ngo warabisibye kandi wari uzi ko ikirere kimeze nabi. turi kugerageza gukurura amakuru ari kuri izo tapes kugira ngo tubashe kubyumva hari ukuntu bitrieving अक्षमता को बनाते ntago mushoboye incompetence में चाहिए habe na gato incompetence sasa karabananiye mwabikora kimwe sasa ranarakaye. इस इन्वेस्टिगेशन में अब आप दोनों सहायता ना दें तो बेहतर होगा. Yera Arafati Kabuye iperereza nimba wari icukeka kutakoze neza urivemo umva musaza urivemo ibindi mbyikurikiranire zengura musaza arashaka icyaha kukigereka kuri amupilote kandi amupilote wibuke kira kigori cya Arafati Kabuye cyagiye kwipfuna kimanuka ni gapapuro kitangazo kari gutuma bakata indege bakajya guparika yitwa Bengaluru. Bidatinze umuyobozi w'indege mufite kampani indege yitwa Queen's सूर्य अभी मर्जर हुआ नहीं है na n'ubu mwanze ko dukorana ngo dufatanye. Straight to the point. Ikamise ndasa ku ntego sibyo? Narayan Vedant. Narayan Vedant uramuzi nuriya mugabo. Niwe uri gukurikirana rino perereza. None indege yari itwaye nuriya musore ni uyu mugabo. Aviation Minister. Onkere wawe niwe Minister of Aviation. Ibintu byo mu kirere n'indege. I want this Vedant. Ndagira ngo no mushinje cyabo mukure mu nzira adashinja societe yanjye cyaha. Societe bavuze ngo uwo mushoferi wanyu cyangwa wari yitwaye yari yasinze cyangwa ibikosa ni ibyanyu iyo societe ibura abakiriya irazima. पर सूरी हर चीज की एक कीमत होती है. Ibyo rero nabigufashamo ariko nawe wagira icyo ukora. Uriya tuzashyira hamwe company tufatanye tube company imwe hari ikindi se. Queen's Airline को nitubigufashamo ibyinshi bizajya mutwara 50 tuzadutwara 65 mwe mutware 45 nako 55 ishita wishaka gufatira no situation ndimo y'urubanza uyu ari kurwana kuri ya societe nguriya mu pilote we icyaha kitazamuhama kimuhamye societe yabisebye nta muntu wakongera gutega indege itwarwa n'abasazi bara खड़ा करेंगे वरना अगर ये केस उल्टा kino kirego nikigutsinda हमारी ये 3.5 बिलियन kampani yawe ihagaze miliyari 3 z'idolari zabisebye izi zashya
mugaba kubitayo United Gin ahari we bino ntabyuze But Global Airlines Kobi's merger hari abitwa Global Airlines no bashaka ko dukorana munyiyemereho तो कर लो gaho komeza urebe Skyline is too big to fail, Ishita. Skyline indege company yanjye irahambaye cyane ntago yapfa kujya hasi को भी यही लगता था na societe z'abanyamerika nuko zivugishaga kera love how the media is treating your pilot This is a serious matter. एक लेडी की जान गई है तो आपको लगता है ये पायलट की मिस्टेक है 100% मेरे 40 साल के करियर में imyaka 40 maze mu kazi nabonye ibibazo byinshi uriya mupilote nasanzwe yajana Well, I'm sorry, I don't agree with you. ntabwo nemeranya nawe Captain Fikland ni senior pilot nagurukanye nawe cyane ntabwo ajya negirije indege yitwaye uyu mupima kazitangiye kujya mbere bamwe bavuga ngo yatwaye indege yanegirije abandi ngararenze urubanza ejo ruzatangira muri deri katururi umunsi w'urubanza urageze bino bintu bijya mu rukiko sinabwiye ngo filime zo mu rukiko ziba mu bwenge bwinshi katururi urebe aho urubanza rwabereye dore nyiri sosiyete umva ko biri bivuga ngo kampani yawe iri kugenda ihomba ibyo bavuga ni ukuri rumors nuko abakire basubiza ntabwo bajya mu matika uko bakuvuzeho ngo ibi n'ibi ngo biri kugendekera gutya na gutya asubiza ijambo rimwe ati wapi si byo nibyo ni ibihuha kiceceke umugabo ari hano ari kwirebera match n'itabi ku munwa ku rukiko rwamuhamagaje hariyo icyaha kiguhamye wamburwa lisansi yo kuzongera ku mupilote ukanafungwa ubwo rwanga impamya safe meze utemeze neza mushinja cya barahuye akenshi iyo twumva dutekanye dutangira kwirara ibintu bigapfa abo uri kwita ngo ntacyo bitayeho niba bari buze gutuma ubuhinde butsinda ngucanira iryo tabi se ko mbona ukunda amatabi oya kunywera itabi hano ntabwo byemewe n'amategeko noneho kurikiza amategeko bahuriye hanze y'urukiko sa kapiteni reka ngusengere uze kurokoka bino tugiyemo ndagusengera uze kurokoka ukuntu umucamanza umushinjacyaha nako nanjye nkwifurije amahirwe nyakubahwa Carmen wa mukobwa bari kumwe mu ndege tariki 17 z'ukwezi kwa 8 2015 saa 11 z'igitondo Skyline 777 yamagaye ivuga ko indege igize ikibazo bohereje mayday call International Civil Aviation ke Annex 13 ke itegeko mpuzamahanga ry'ibyerekeye na civil aviation rivuga ko Annex 13 rivuga iki umushinja cyarahaguruka aje akimushinja uyaragushinja ukagira ngo mugabane isambu munyamashuri arya ngo yitwa Captain Fikland kana uburyo umusaza yigirira icyizere ariko mujya mubona agenda yifashe umufuka tubwira ibyerekeranye na famille yawe umvana hereye mfite umugore n'umwana w'umukobwa Mary Betty umukobwa wavuka ryari itariki 18 nibwo avuka zo kwa 8 ngiye mvuka 24 zo kwa 8 mutegure gift umukobwa mbega avuka kuri wa munsi ari nabwo wavuze ngo indege igize ikibazo muhamagara bashyiramo amajwi Captain umeze neza maze iminsi 6 ntwara indege naruhuka ndashaka gutaha mu rugo ni amajwi umusore yavugiye mu ndege Captain लगभग एक हफ्ते तक continuously warivugiye ubwawe ujya kwatsa indege ngo umaze iminsi 6 utwara utaruhuka काफी मिस किया होगा अपने अपनी फैमिली urashaka gutaha iwanyu umenye wari ukumbuye famiye yawe cyane मनस्थिति में iyo umuntu ari gutekereza ngo akumbuye famiye cyane मन काम में नहीं लगता atangira kunegirisha akazi घर वापस लौटने की एक बेचैनी है ndetse akagaragaza ishyushyu ryo gutaha imuhira akica akazi हड़बड़ी में लोग गड़बड़ी कर abantu bafite amashyushyu rero bakunze gukora amakosa umva icyaha batangiye aho bagihereye bamushinja kuba yaravuze ngo akumbuye gutaha mu rugo ngo amaze iminsi 6 akora ataruhuka mu mugoroba mbere y'uko indege ihaguruka wari ufite amashyushyu ushaka gutaha bagwaye n'amadosiye ngo usome detaye z'ibyari byanditse mu kirere by'uburyo ikirere kibuze kuba kimeze ubireba mu masegonda make uhita ubisubiza hasi n'abisomye neza urashaka kuvuga iki nyakubahwa 2010 mu 2010 ahitwa Mangalore hari
indege yahahiriye icyo kapiteni ari kumubwira nako mushinjacyaha ahitwa Mangalore runway par karke indege yarenze umuhanda iragenda iparika mu gishanga abagenzi 158 bose barapfuye n'abantu benshi cyane mu 2010 iyi filime turi 2015 ibi ni ibintu byabayeho indege baje kuyizimya iyi filime ishingiye ku bintu byanyabyo byabayeho by'umupilote wabayeho umva amagambo abantu 158 bose barapfuye uwo munsi namvishe nk'imwe napfiriye mu ndege nigiriyeyo aho byabereye umunsi nigiriyeyo uze nibyo ari kutubwira Amitabh Bachchan uyu musaza ni icyamamare urebe yo वो दृश्य मुझे सोने नहीं देता था कैप्टन ishusho y'imirambo nabonye yananiwe kuva umutwe iyo mpanuka uzi ikintu cyayiteye nakomeje kwibaza umutwe wanjye ati niki cyatumye iyi mpanuka iba umupilote wari utwaye iyo ndege yari ari kwihuta kubera iki nyuma y'iminsi nkora ubushakashatsi bw'icyateye impanuka igisubizo nakibonye mu ijambo rimwe homesickness niyo mpamvu abapilote benshi bakunze kugusha indege ni homesickness ni ishyushyu rituma umuntu yumva ashaka gutaha akumbuye mu rugo homesickness syndrome ni amashyushyu atuma umuntu yumva ashaka gutaha yarambiwe kuvuta ku kazi wirukanka ugiye kureba abana cyangwa umugore wiruka ugatwara udatekereza Destination Cochin West. Aho nari ngiye ni Cochin visibility metero 4,000 umuvuduko wari w'umuyaga kuri 300 visibility speed 290 at 8,000 meters cloud scatter cyamusomeye ibyanditse muri ya madosiye yose umupilote asoma mbere uko indege yaguruka ibyo byari biri kuri page ya mbere wowe uvuga ngo nayisomye nihuta sinayisomye nimba ari ibyo uvuga ngo nayisomye nifite amashyushyu abapilote bose bakwiye kujya basoma nkanjye kubara kandi kuri ya mwana afite ubwenge aba yibuka akantu kose harya ngo babyise homesickness border pe khada har jawan abasirikare bari ku mipaka baba bakumbuye imiryango yabo ariko ntabwo bibuza gukora akazi n'inshingano zabo neza z'igihugu so with due respect sir mu cyubahiro cyawe rero nyakubahwa आपके दोनों सवाल बेबुनियाद ibirego nshinja ngo nari mfite amashyushyu sinasomye neza amadosiye y'ikirere ntaho bishingiye uvuze ubusa mu yandi magambo kuko umusore bashinja ngo ntiyasomye neza amadosiye ibintu byose yasomye ababyibuka afite photographic memory nta kintu akiyibagirwa ariko abantu bose bashaka guhishira amakosa yabo kukimwitwaza igisirikare wazakigerageje se nacyo kakijyamo kapiteni we nimba uvuga ko ibyo gushinja ntaho bishingiye no ngwino wicare hariya utwereke uburyo ibibazo utwereke uburyo babaza ibibazo utwigisha ukuntu gushinja icyaha bikorwa nimba ubona ndi kugushinja ibintu ntazi musore baramukanze jewe nasona bahunda gushinja ibintu bidafite bishingiye itarakara n'ikarakasi ushinja cyayi yarakaye nawe wikangamo haragusabira burundu zunguza amazi cyane kugira ngo ufate ifi stir the water to catch the fish zunguza amazi cyane kugira ngo ufate ifi ni ijambo n'umugabo boss w'indege ari kuvuga amazi ubundi urayazunguza cyane amafuka yakanga kugira ngo uyafate ifu yifata byoroshye kuko uba wayikanze mbere y'uko umusore aza mu rubanza boss yari yabimubwiye Narayani Vedanta azagerageza mu rukiko yirakaza gukange ugira ubwo butangire kwinyuraguramo sorry agar maine counsel ko mbabarire nimba nkurakaje ariko naribi that was not my intention ntabwo ari byo nari ngamije I understand your intention oya icyo wari ugamije ndakizi nacyo ndacyumva neza I don't understand ndacyumva pe I do understand urebe filime ibirego biracyaza umushinjacyaha yaguhagurukiye aba yifashe no mu mifuka Amitabh Bachchan baramuzi bamuzaniye imbere icupa rya United Gin akajambo gin muri kukabonaho United Gin zageze no mu Buhinde no mu ndege zabo agiye mu ndege tubwire kino ni igiki a miniature bottle of gin ya ni icupa nyine rya United Gin saro umuntu utarizi mu Rwanda ये बोतल हमें विमान के कूड़ेदान में iri cupa twarisanze muri puberi ye iri inyuma neza neza y'ahantu abapilote bamwiciye muri cockpit ट्रॉली में ये बोतल होती है iri cupa ahantu riba riri nabari muri cabin kuri abantu baserifa mu ndege n'abapilote babasha kuhagera aho babika inzoga
मेरा दावा है कि ये जिन आपने पी थी कैप्टन niyo mpamvu uri kuvuga ngo watwaye indege wasinze wowe wanyweye United Gin ubwo tubabwira ngo muyinywe ntabwo tubabwira ngo muyinywere hehe mu ndege reka bakwereka umusore wa munsi aza guparika wibuke basi twasize bavuze ngo bagiye kumupima igipimo cy'inzoga yahushye bamuhuhishijemo bamukimuhishemo byagaragaye ko yasinze undi wari uri ku ruhande nawe nanjye reka muhemo turebe nimba noneho nasinze cyangwa muzima mugenzi wari wari nawe ahuhamo agapimo ko kagaragaza ko se nanjye nasinze nyine ubwo ushobora kuba wasinze nawe w'umupolisi uri kuduhishamo huhamo turebe nawe nimba katagaragaza ko wasinze turadupimo tuba tudakora two mu buhinde none se namwe abapolisi ko muhushyemo tukabona mwasinze namwe mwatsinze cyangwa ibi bipimo byanyu biba byarapfuye nawe gerageza afande mukuru norahuhamo positive agapimo kagaragaza ko nawe yasinze bigaragaza ko agapimo niyo waba wasinze umupolisi akagufata nawe agahuhamo bikagaragara ko kakagaragaza ko yasinze n'abandi bose bagaragaza ko basinze ubwo agapimo mubara ko kapfuye इसके बारे में आपकी मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है raporo yo kwa muganga yaje ivuga ngo iki tamwereka icyo yaje ivuga umusore bamuhishemo babona ngo yasinze ariko abantu bose bari basinze bahushyemo kagaragaje ko basinze ari igihe agapimo kaba kapfuye अब इसमें ब्लो करेंगे wadufasha ugahuha muri kano gapimo bakita brief analyzer why not kubera iki se ntahuhamo sana muhemo ko natwaye ngiye polisi babimenye nsigaranya kuka ko gusobanura pe ntako guhuhamo nsigaranye uje munyorohera munyumve ko ntanywa inzoga ndumurokore kano gapimo karagaragaza ko nawe wasinze kano gapimo kabo bamuhaye no musore menya karapfuye ibi bikoresho bya leta nabyo tujye kubikoresha इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही बेहतरीन इत्तेफाक हो रहा है hari ikibazo cyabaye muri iri pereza ryacu गायब हो जाता है डिवाइस cyatumye hari ikintu cyangirika gikomeye ibyuma byananiwe gupima umusore ko yasinze cyari muzima kubera ibyuma abantu byose bahushe muri ako kuma bigaragaza ko kasinze बहरहाल hagati aho डिवाइस खराब हो जाने की वजह से iyi device ubwo itabasha kugaragara nimba ari wasinze cyangwa uri muzima शराब नहीं पी थी ntabwo yabigaragaza ये भी साबित नहीं होता कि मैंने पी थी nimba imashini yanyu itagaragaza ko nasinze rero ubwo niki cyabigaragaza reka mbikwereke ikibigaragaza मैं कमेटी से अनुरोध करूंगा कि कैप्टन विक्रांत ndasaba ko Captain Vikrant kana tumukorera icyitwa polygraph uyarikanga menya atabyumvisha nge ndabizi polygraph ni ibiki nabone ntibabyumva ni ikizamini kigaragaza ko umuntu ari muzima nako atabeshya cyabeshya polygraph अंग्रेजी में क्या harya mubyita ngo ite mwebwe polygraph lie detector test ubundi ni nka lie detector test ni ikizamini nyine bagupima kanari mbeshya cyangwa utabeshya nta muntu iyo mashini bayicomeka ngo abeshye bishoboka Can I speak to my client? navugana n'umukiriya wanjye yego uheza kuvugana n'umukiriya we bagiye kuzana lie detector test विक्रांति mandatory नहीं है umva ntago ari itegeko nagubira mandatory ko wemera ko bagupima ushobora no kubya ukavuga ati simumpime nimba agapimo kanyu ko guhamo karagaragaje ko karapfuye ni bibareba iyo lie detector ntago nyemera ubu byemerewe umusore ati byange ushobora kuba ari wasinze utwaye ugasanga lie detector iragutamaje lie detector nta muntu ubasha kuyibeshya ubushize wavuze ngo iki उन्हें याद रखनी पड़ती warambwiye ngo abafite amabanga nibo bafite ibyo guhisha siko wambwiye we warambwiye ngo ntacyo ufite cyo guhisha siko wivugiye tugukoresha icyo kizamini cya polygraph I have nothing to hide. nje ntacyo mfite ariko cyo guhisha n'ubundi nyagasani Vikrant aguye mu gatego bidatinze baje kumukubita lie detector test irenze amupime barebe witwa nde Vikrant Khanna babanza guhera ku tubazo tworoshye aravuga ukuri Skyline 777 ese uri umupilote wa Skyline 777 flight Dubai to Cochin flight nyine yavaga Dubai ijya Cochin yego सच aravuga ukuri क्या उस रात फ्लाइट में आपने पी icyo gihe utwaye indege wari wasinze cyangwa yego nari nanyweye inzoga natwaye indege ati uwo munsi yatwariyeho indege yari yanyweye icyaha aracyemeye uwo munsi yatwariye indege yari yanyweye byiza cyane ariko sorry ntabwo avuze ngo yari yanyweye inzoga nari nanyweye ariko nari nanyweye amazi nari nanyweye n'ikawa ntabwo avuze kunywa inzoga
baramubwira ati wari wanyweye nari nanyweye ndakubaza wari wanyweye inzoga yari bagiye kongeraho inzoga bari bamuje ngo wari wanyweye gusa nta nzoga nari nanyweye uwo munsi wo gutwara indege ntabwo nari nanyweye aravuga ukuri nyakubahwa icyuma kiragaragaza ko atabeshya mbere bari bamuje ngo watwaye indege wanyweye aravuga ati nari nanyweye ati ariko nari nanyweye amazi n'ikawa n'ibindi biyiherekeza n'inzoga arazihakanye ko nazo yari yanyweye kandi imashini iragaragaza ko avuga ukuri nyagasani umushinjacyaha arasebye uyu musore ko twamubonanye icupa rya United Gin nanjye buramujya muri imbonana ahantu ariko se muri shu arasebye iriya cupa n'iki wari tubwiraho waba uri kuduhisha ku bushake iriya cupa uraritubwiraho iki rya United Gin ararireba icyo naribabwiraho nakangurira abanyarwanda kuyinywa gusa nta kindi I would like to pass this question. icyo kibazo ndagisimbutse Today's proceedings. uyu munsi urubanza rubera rusubitse ejo saa 5 urubanza nibwo ruzasubukurwa nyagasani dore umushinjacyaha umujinya nari nakubwiye ngo ntukwe mu gatego ibindi ndaje tubirebe mu kanya ni ku gasobanurifilms.com ibi byose turaje tubirebe mu kandi gace ka B bangiragarega mubanze murebe n'ibya mbere banza wishyure ni kuri 04 6 3 6 6 ciao ciao